Obwa kamwe mu rugo kana kankurikirana narabikubwiye gafite imyaka 12 bese ibaze numvaga ngiye gutera mama gahinda no atazashira no tanyije aha ni nyuma ya dortoir hari udusenyenge hera n'intoryi baragenda barahacukura banyuzamo yampaye aho urumva twari twavuganye na sheri nyine ko ndi bugire gute ndi buzi uri wihita utoroka ukamusanga ngatuze nta kibazo niba byanze kwiga nta kundi nuko ndagenda izaza ubwo ndayiranya bugogo nabanje nyina kwa mushiti wanjye mwe bancumbikiye bankubise ndamubwira nyine ndaryama ndaruhuka bucya nsanga umugabo umugoroba ibyo ngebye sinari mbizi kuko namufataga nk'umuntu mukuru nkunda utankorera ibintu bibi ira numvaga ari we muntu ahari ukurikira ababyeyi banje kuko twaga tuganira kenshi akambwira kwiga nkabona nyine afite impuhwe nyinshi nuko nicara aho cyane nicara no kujerekana andije mbona kuyemo ikoti yari yambaye ngo sibwo ntabwo uri kumva ubushyuhera kandi imvura iri kugwa ndambwira ni hoya nta bushyuhe ndi kumva arangije aravuga ati subwo iyo jerekani ntiri kukuvuna atoshe tukicarira hano tukiganirira noneho twatumaze iminsi tuvugwa abanyeshuri batuvuga babona yino ukuntu wenda turebana n'ukuntu umugirira isoni n'iki abanyeshuri batuvuga tagenda turicara ku buriri tumaze kwicara mwarimu ko yari yapanze suzi ko yakuyamo ikote n'agashati agakuramo asigara risengeri ubushyuhe bwabaye bwinshi aho watekerezaga iki ubwo bwaranyishe sabe sinjya mbira ibyuya mu buzima ariko iyo nabize ibyuya birashoka ko butangira kundi gitima gitangira kudiha arangije n'ipantaro yikuramo yampaye sigana n'akapo mwarimu wawe ajya mu buriri arifubika hano gutya ngiye nicaye waryamye nyine inyuma arifubika yewe datawe wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Murakoze, amazina yanjye ni Mizerwa Mukanyana Clarisse. Mizerwa Mukanyana Clarisse. Ukunda iriye muri ayo ngayo? Nkunda Mukanyana. Ukunda Mukanyana? Kubera iki? Sinzi impamvu nkunda inka cyane. Ukunda inka? Warazinyoye? Inka se barazinywa? Oya. Nanyoye amata. Umukobwa wanyoye inka? Mujye wumva ko babivuga? Njye nanyoye amata. Uwanyoye inka? Nanyoye amata yazo. Unyoye amata yazo? Ndacyayanywa. Sibyo bita kunywa inka se? Ubwo nibyo. Niyo mpamvu urikunda. Aha. Ukaba? Nkaba umugore. Wahirwa Emesenseri. Wahirwa Emesenseri. Ikindi burya ni ikihe? Nkaba ntuye Nairobi. Mu mujyi wa Nairobi niho turi gushakira ubuzima. Uri kuboneka se? Gake bigenda gake rero yirukanse cyane ntago ari byiza. Sojya bavuze ngo yirukanse yabyaye ibihumbi. Reka byigendere gake ariko byiza. Bituje bitarimo stress. Yego. Sibyo se ubwose abyo. Nibyo ngibyo. Ukaba unaririmba. Ndumuririmbyi ndagerageza. Aha. Twinjiye mu kiganiro Clarisse tugiye kuganira nawe ku nkuru y'ubuzima bwe. Ibyo yanyuzemo, ibyamworoheye, ibyamukomereye, uko yabitsinze ku buryo nawe dukurikiye wabikuramo isomo. Burya buri muntu agira isomo mu buzima, buri muntu agira ubuzima
yanyuzemo ushobora kuba bwabera isomo abandi. By'umwihariko nawe wisuzumye udukurikiye wasanga ubuzima bwawe ari isomo ku bandi. Nushobora kubusharinga uzabusharinge, nibikunanira nabwo nta kibazo bibaho. Nuko nanjye ubwanjye ntarabusharinga ngumbwira abantu ko byangendekeye. Kandi nabwo ntabwo bwari bworoshye. Nta muntu ngira ngo biba byaroroheye 100% ku buryo avuga ngo byaroroshye. Niyo mpamvu Clarisse tugiye kuganira. Clarisse, inkuru yawe tuyihereheye. Subusa be turayihera he? Tuyihere mu bukobwa bwanjye. Reka tuyihere mu bwangavu bwawe. Mu bwangavu. Ubwo mpere ni mu myaka 10 aho ngaho. Mu myaka 10, ariko ubwo imyaka 10 ubwo nigaga nko mu wakangahera. Wigaga muri primaire mu wa 5. Niba utarasibi. Sinigeze nsibira. Ubwo ni mu wa 5 rero. Ubwo urumva rero niga muri primaire mu wa 5 niza ahantu bita Kicukiro Imena, ubu nimba ari Imena Rugamba, undi bahita kwa Butera, harazwi cyane. Uwo mu directeur Imana mu biruhuko ridashira yitabye Imana mu minsi yashize. Yari umubyeyi mwiza cyane kuri icyo kigo. Cya kigo cy'intangarugero. So rero niga aho ngaho muri primaire, ariko mbere yaho nize mu babikira muri gardienne. Abahe babikira? Ababikira nimba ari Karikuta, nimba ari hehe hariya n'undi Kicukiro. Ubwo mpava njyaho muri iyo primaire yo kwa Butera, ndahiga. Nari umwana w'umuhanga cyane, ariko nahize mbana na mama. Nabanaga na mama gusa, papa ntiyari ahari. Yego. Ubwo tubaho mu ubwo buzima butari butworoheye ngiye na mama. Mwari babiri gusa? Twari babiri gusa. Mama akora ibiraka, twari dufite ubuzima butari bwiza pe bwo hasi, aho leta yanamuhaye icyemezo cy'ubukene nge nkigira ku buntu kubera ko nari ndi n'umuhanga. Yego. So niga amashuri yanjye ndi umuhanga, ndayarangiza primaire ndatsinda. Natsinze muri 2008. Aribwo nayo nizije. 2008 papa aratahuka, aza mu rugo. Yego. Ubwo urumva twari abakene, natsinze ubushobozi ari buke bwo kujya kwiga muri secondaire. Ako kuko twari tugize amahirwe, papa je yari afite imirima iwabo ku Kibuye, arayigurisha njya kwiga. Agurisha imirima yo mu cyaro? Yo mu cyaro. Njya kwiga muri secondaire. Ibutamwa. Butamwa hano hejuru? Ibutamwa rwose, Ibutamwa Mageragere. Yego. Twayaga tunyura Nyamirambo kuri RP, mugakomeza mukamanuka hepfo mugatambika hirya. Njya kwiga, ndiga igihembwe cya mbere, ariko amanota ntiyaba meza. Urabona nizere ko utabaye wa nyuma. Naramubaye sabe. Kandi nabaguha mbere muri primaire. Uri wa nyuma. Ngeze aho ngaho, urumva iyo abana urabona muri primaire ukuntu twiga biba bitandukanye cyane no muri secondaire. Primaire benshi dufatira ku kibaho, kuko mwarimu icyo gihe twabaga dufite umwarimu umwe twigisha amasomo nkangahe akatwitaho kabisa. Naho ngeze muri secondaire birancanga, simenye ngo bakore tide gute n'iki, n'amasomo mashyashya mbumuswa. Ubumuswa pe. Umuswa, igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri, igihembwe cya gatatu biranga. Bahamagaraga abandi ukitegereza izina ryawe nkaheba pe. Haba hasigaye nimero imwe ugasanga ari iyawe. Nyuma yanjye hajyaga abantu babiri. Noneho kurangiza umwaka ho hagiye umuntu umwe. Ubwo rero baduhaguza, hari ibyo bakoraga bita repessage ahari. Baduha gukora repessage, usubiramo amasomo watsinze. Ngeze ubwo ndataha muri vacances, ntashye nyine mbabwira ko nzakora repessage, ariko nari mfite amasomo menshi. Hafi ya yose pe. Noneho nkibaza ukuntu nzatsinda bikancanga kandi ari menshi. Noneho nsaba ababyeyi banjye nti rwose mumbabarire, ngiye kwisubiraho mumbabarire nsibire. Mbabarire nsibire nisubireho, noneho nzaze mfite amanota meza. Namaze kumenya uko biga n'iki, sinzongera gutsindwa. Mu rugo babona ubuzima turimo, gutanga amafaranga inshuro 2 mu mwaka umwe, papa ntabyumve. Kambwira ati ubwo njye amafaranga sinayabona, nagurishije amasambu kugira ngo
wige yarashize apfuye ubusa none urambwira ngo ugiye gusubira mu wundi mwaka wa nishyuyemo nongere nishyure mu wundi utagira ati ibyo ntabwo bishoboka rivemo nuko rero niba udashaka kujya muri 9 zari zaje ati ubwo genda ugiye gusibirira muri 9 kuko ho n'ubuntu ntabwo bazansaba ntacyo bazasaba niba ushaka gusibira genda usibire muri 9 cyangwa se urivemo kandi nakundaga kwiga nubwo byari byangendekeye gutyo ariko nakundaga kwiga noneho mama ababyeyi babo mama n'abana beza cyane barihangana kandi barwanirira ishyaka pe abana babo mama abona ntabwo bikwiye ko njya muri 9 kandi yarananyumvaga aravuga rero kugira ngo ujye muri 9 y'inaha ujye kwigana n'abana watsinze reka nkujyane iwacu muri 9 y'iwacu ubwo wabona ihe wabona ku Kibuye Inyange yego ni hari ubundi hari isigaye hari muri Ngororero ni Inyange mu murenge wa Nyange kwishusho abantu benshi bahita ku Ntwari ubwo rero anja aravuga ati reka nkujyaneyo ugende ujye kwiga muri 9 yaho hariyo na musaza wawe kwa nyoko wanyu mujye mwigana munafashe mama uturimo noneho muri vacances uzajya utaha abi muri quartier bamenye ko ukiga muri segonderi no abantu benshi nubwo bazi ko nize 9 ubu bigiye muri 9 yo ku Kibuye mva ngiye muri 9 yo ku Kibuye sabe ugira ngo ni ku Kibuye basa hafi aha mu cyaro yewe kuva kuri kaburimbo ugerayo n'amasaha 2 n'urugendo rw'amaguru nta moto nta modoka ubwo moto nayo ni nka 7 kujyayo moto se yo yakwemerera ni mutuyira twutuyira uzamuka imisozi najyanyeyo hirwa agira atya akigutereta twenda gukora ubukwe Robert ngwino ujye kureba ahantu agira atya aravuga ati mva ati rwose ajya umunyakigali hirwa ni umunyabyumba ku Gicumbi ariko ni ku muhanda ni kabwe hano ni mu mujyi rwose nta bintu byinshi by'icyarazi nuko n'ahantu kure pe ndagenda ubwo njya mama arantegera ndagenda n'akadobo n'ibase n'akamata nyine nk'umuntu ugiye muri segonderi bisanzwe akamatera igikapu indobo n'ibase indobo n'akabaga nyine uko umwana ajya muri segonderi niko nagiye icyo gihe njya kwa nyogokuru ndagenda ubwo mba ngiye mu wa 2 wa 9 ubwo ni muri 9 wagiye mu wa 2 mu wa 8 harya 9 ntabwo bivuga ari mu wa mbere segonderi ubwo ni mu wa mbere segonderi ariko niko babyita ubwo nagiye mu wa 2 aho ngaho ku Kibuye hano biti ivuganyana abantu twiganye ndabasuhuje abantu bivuganyana abantu bivuganyana rwose ndabasuhuje twiganye icyo gihe kandi barimo bakomeye disi cyane yego harimo abarimu barahari benshi yego nuko ndagiye ndize ariko urumva ndi ku gahari kugira ngo tuzongera kubuhanya ndiga nshizeho umwete najyaga mva ku ishuri twatahaga saa 8 nkagenda nkahita njya kuragira inka n'agakayi musaza wanjye nawo ukahura inka ugasagara wikinzana mu kigunda musaza wanjye ndanamukunda cyane wo kwa mama wacu yateraga ishimangiro akayizirika nawe akajya gutema icyarire ngiye nkasigara ndeberera inka ariko iziritse unasubiramo amasomo nkiga ariko koko nyiga mu gitondo tukabyuta bikaga kare nka saa 9 n'igice na musaza wanjye tukajya kuvoma ahantu kure bitaga mu Nyamiringa tukajya kuvoma nikaye nawe ukayijyana wikoreye ijerekani oya urumva habaga ari mu cyakare tukagenda tukazana amazi tukaza tujyana n'ibishingwe mu mirima ufumbira twaragendaga tukabirunda mukabimena mu murima tukabimenamo mu murima gusa nyogokuru akaza kujya kubisanza agiye guhinga ubwo mukava kuvoma mugahita mufata ibishingwe mukabijyana mu murima mugakaraba mukajya ku ishuri tugakaraba tukajya kwiga hari nubwo twabaga twatinze kubyuka tukajya kuvoma tukaza tukoga twamara koga tukambara amakoma mu mutwe kugira ngo n'amakaye mu mugongo tukamanura ibishingwe mu kabande kugira ngo ikoma nyine ritume ibitaka ritaza mu mutajya mu musatsi ubwo
agasatsi kabaga ari gake wajya ku ishuri ugahita ukagira gutyo ukagira gutya ugakaraba mu mugezi intoki ugahita uterera ujya kwiga. Nuko ubwo ndiga mbona mu wa gatatu, ubwo ngeze mu wa kabiri rero, mu wa kabiri turi gusoza amashuri umwaka twakoze agafete mu cyaro nyine duteka ibyayi by'amata n'imigati. Ikintu nibuka ni icyayi cy'amata, ariko twatetse n'inyama, ndumva n'inyama zari zihari. Musoza umwaka wa kabiri, ariko byo waratsinze nibura. Nabaga uwa mbere cyangwa uwa kabiri muri 9. Kandi wazindutse ujya kuvoma no kujyana ifumbire mu murima. Nimugoroba nkajya kuragira cyangwa se nkajya gukura ibijumba. Mbese nyine Uragakobwa ko mu cyaro kaza ubwenge. Uturimo two mu cyaro haranyigishije. Reba nari mvuye mu mujyi, nararewe mu mujyi. Ibyo bintu bitariko nageze mu cyaro ndabikora pe. Biba sawa. Kwigisha kwihangana nicyo kintu cya mbere nabonye. Kwihangana no gukora sabe. Abana bo mu mujyi tuba turabanebwe. Nagezeho niga gukora, nkamenya ibintu byose, menya ibintu byinshi cyane. Nuko rero ubwo turi muri fete, turi kunywa icyayi, ubwo twari dufite umwarimu, reka muvuge, yari umwarimu. Muvugesha. Ubwo ndebye ukuntu mbigo byora ngo mbona biranze. Mwarimu ajemo. Yari mwarimu wanjye, ndamwubaha. So rero mwarimu wanjye tugishaga biology na chimie. Nibwo nawe hari yarakirangiza, yarakiri umusore ariko mukuru. Nuko icyo gihe muri fete, turi muri fete, nibwo ninjye wari watetse icyayi. Nuko ansanga mu gikoni ndi kwarura ibyayi, natwe twumwe n'abandi banyeshuri benshi twari twakiniye kakawete. Ubwo arangije abandi banyeshuri twafatanyije guteka. Arangije arambaza ati se, ati iki cyayi ninde wagitetse? Ndavuga ngo ni njyewe. Ese mwari kiraryoshye? Ati cyane kabisa, ati kiraryoshye, ati kiranasa neza, ati kirasa nawe. Mbega umwari. Numva isoni ziranyishe. Ariko nihagarara, ariko si ubwo koko urandebye ubona nsa n'icyayi. Ngo nukuri ngo gisa neza cyane. Nuko rero urumva ndi umwana ahonda. Myaka 15 hari n'imvi. Deba hasi. Nuko atuwambwira nk'umuntu watomboye, ariko ambazanye. Ndabwira nti muraza kumubona nyine tugiye gutanga ama gift. Nuko ibyo ngibyo birangiriraho. Arongera aza kugaruka. Arambaza ariko se tugiye mu biruhuko, kandi kwa tugiye mu biruhuko bikuru. Ariko turi mu ishuri yigize kuvuga ngo ibiruhuko turi kurangiza ibizamini. Uko ibiruhuko bigeze ngo ubu tuzabana gutyo n'abanyeshuri tutavugana, yandika nimero ze ku kibaho. Ati umunyeshuri mujye muduhamagara dusuhuzanye n'iki. Nge sinazandika, nta na telefone nari kuyikurahe. Nuko rero ubwo rero ubyuka ujyana ibishingwe mu murimo. Nuko nguko rero ubwo turi aho ngaho mu gikoni arambwira ati shaka nimero nzajya nguhamagaraho muri vacances ngusuhuze nkubaze niba wasubiyemo n'amasomo. Numva nyine ni ibintu biri aho, numvaga nta mwarimu wagira icyo yibwiye. Nuko muha nimero ya mama. Ni nimero ya mama niyo nzi, niyo nyine wajya umbonera kuko nzahita ntaha. Ati anyandikira niye ku gapapuro. Nakira ndayifata, ariko agapapuro naranagataye icyo gihe. Mwarimu iwabo hari he? Iwabo yari w'ikibuye. Oya, iwabo ni ku Gisenyira, ahantu bita ku Mukamira, ni muri Nyabihu. Yego, ni muri Nyabihu ni iwabo. Noneho rero ubwo sa ntako kanimero ngashyizaho nyine, turakoza amafete ararangiye turatashye. Ejo bucya mwifatira akamodoka n'izi ziri wacu i Kigali. Nuko imirimo yo mu cyaro burayicitse. Mba ndayicitse nje mu rugo, ariko iyo nazaga i Kigali nabwo nakoraga uturaka. Ndibuka izi pasiparume zo muri IPRS.
ndi mu bantu baziteye duhembwa 2 ku munsi hari mu kiruhuko. Akabari yabaga ari menshi. Yabaga ari menshi kuko naguzemo ibikoresho cyo gengura n'ivarisi ya Omega. Ko yari ikazi yongiye. Usubira ku ishuri nta wakunyuzamo iji. Nta urumva nijyanye no mu cyaro ngenda nyicunga. Kuyikuye gutya. Bavuga bati umukobwa w'i Kigali rwose umukobwa wo kwa runaka ni umuzungu. Urumva haranahakoreye amafaranga menshi ubundi nakoreraga amafaranga mu ikawa sinzi niba ubizi mu ikawa natoranye rwa kofe sari rwa kofe agrokofe scaf nta ruganda bakozemo turaka nta ruganda ntazi rw'ikawa ko uzi gukorera amafaranga umva ibikoresho by'icyo gihe by'ishuri rwose amavuta yo kwisiga ukabyimenyera nka twimenyero tuvuta twitwaga sweet heart milk honey twaguraga 500 twitwa sweet heart milk honey sweet heart milk honey umuntu usubiye amavuta aza kumbwira muri komate nukuri twaga turiho karoti utundi turi igikakarubamba ukatwigurira natwigurira n'udusabune twa give twageze give ntuvonja kuri sante rwose n'amasabune yo gufura mu cyaro kubona isabune babikaze naraziguriraga nkazijyana urumva ubwo narataga nkaza nkakora uturaka nkongera ngasubira mu cyaro ubwo rero igihe urumva muri vacances yaho mu wa kabiri rimwe nimero n'ubu ndayizi mu mutwe iherwa na 26 ihamagara mama iramuhamagara ariko iza mu ijwi ry'umukobwa arambwira ati nigana na Clarisse ndi inshuti ye wamumpa tukavugana nuko mama ati bagushaka mama ati akira hari umwana mwigana uri kuguhamagara ubwo ndavuga ntalo wa wundi wa mugabo wa musore nyine wa mwarimu ahita yifata kumbi yari yayihaye mwishywa ngo babanze bagerageze mama atange telefone nuko nyine turavugana amakuru vacances imeze neza ibintu nk'ibyo buri gihe akajya akoresha ubwo buryo avuga gutyo noneho twenda nko gutangira aza kumbwira ko ankunda mwarimu aza kumbwira ko ankunda ndavuga nti murakoze nawe ni wowe ntawambwira uti ndagukunda oya ndavuga nti murakoze nuko ubwo kujya ku ishuri biba birageze umunsi wo kujya ku ishuri dupanga ko tuzajyanirana tuzahurira Nyabugogo navuye iwabo bagiye gutega ijya ku Kibuye tukajyanirana ariko icyo gihe birapfa umunsi twapanzeho kugendaho iwacu ntibyakunda ko mbona uburyo ki bwo kugenda uwo munsi gusigara Kigali waragenda ariko mu kuza uwo munsi nagiye nyine ku Kibuye twahuriye mu nzira we yaragezeyo mbere ari kumwe n'undi mwarimu babanaga noneho ambonye ansuzanya urugwiro arampobera cyane wa mwarimu sinamuhobera cyane ubwo urumva yo muri mu cyaro hari no ku munsi w'isoko bahita banabibona ati ibyo ni ibiki uko mwarimu yahobeye umukobwa we n'abanyeshuri bari baraho urumva hari ku munsi w'isoko abanyeshuri yamuhobeye ati yamuhobeye inkuru iba Kimomo nyine mwarimu yahobeye umukobwa barakundana ibintu nk'ibyo byari bitarananzamo neza ubwo tuba tugeze nyine mu wa 3 turakomezanyije urukundo rwacu nanjye ntangira kumukunda mwarimu yakomeje arasunika mpaka umukunda ndamukunda pe Sabe ndagenda ndamukunda ariko akambera umwana mwiza akashyira amasomo yanjye imbere ku buryo nagiraga n'amanota meza bakavuga ngo yankopeje ibizamini reka pe reka da ku buryo hari n'igihe nigeze kuzuza ikizamini cya geography na histoire kandi atari ukigisha yigishaga biology na chimie baravuga bati yagukopeje kandi nabyo narabyuzuzaga baravuga ngo yankopeje ibizamini barinda bahindura ibizamini dusubiramo ibizamini nabyo ahubwo ndabitsinda kurusha uko nari natsinze ibya mbere pe ndiga turakomeza turakundana muri vacances tugakundana mbese urukundo rw'urukundo ubwo rero naje kuba hari undi mwana nawe waturutse ahandi aza kwiga aho ngaho w'umusirimu rwose yari umukobwa w'umusirimu
ariko ngo akagira imico mibi ngiye ntabizi bajyaga bavuga ngo ajya mu basirikare hari ibigo by'abasirikare aho hantu aho kwa kurabona yari umusirimu mbona ari umuntu ukeye turikundanira tuba inshuti tuba inshuti wa mwarimu kuko wenda yari azi izo ngeso ze n'iki agira amakenga n'igihungu ubwo urumva n'abandi mu giturage bakoranye n'umuntu w'imico mibi batagufata nkawe ubwo batangira kuvuga nyine ko twese tujyana abakobwa ni ibirara noneho mu cyari wambaraga agapantaro ugomba kuba indaya indaya ni ikosa uburindaya nuko rero tuba inshuti n'uwo mukobwa abantu batangira kuvuga ko tujya mu basirikare turi ibirara turi abasambanyi urabyumva nawe ubwo mwarimu biramubabaza sheri wawe sheri biramubaza vuga ati akana nkirerere nkagenze gake nikarangiza akajya kuribwa n'abasirikare azi nkonkobotse ko kwimwonjanira mu basirikare arababara ariko urumva ibyo yabimbwiye nyuma ntabwo nari nzi nyine ko abizi gutyo ababaye arangije arambwira ati icyo gihe twari twakiniye umupira ikigo cyacu twakiniye ahantu kure rwose imvura iranagwa icyo gihe aramperekeza twatashye bwije aramperekeza musaza wanjye uwo nguwo nakubwiye mbere twabanaga kwa nyakuri yakinaga umupira ari umukinnyi mwiza cyane w'umupira ubu ngubu ni umupolisi ubwo rero ubwo turangije aramperekeza angeza hafi y'iwacu hari kuwa gatandatu arambwira ati ese ejo uzaza mu misa ndavuga nti nturabizi sinjya nsiba misa ese uzaza mu misa ya kangahe nzaza mu ya kabiri ati ese wazaje mu misa ya mbere nyuma ya misa ya mbere tukabonana tukaganira ko ngushaka urumva nari narinjiye mu rukundo nawe wumva nibyo numva mukuzi kubwirwa uyu ugeze muri iriya myaka sabe kubwirwa n'umuntu ukurutaho gato ngo aragukunda wumva ari wowe uri akarakubwira ko uri mwiza ujya gufata akamiruwari kongera ukireba ubwo urumva muri uwo mwaka wa gatatu ninjiranye y'agapuderi nanjye kandi nisiga agapuderi n'akarabero nimba ari furaha hari n'uturabero twabaga dushushanyijeho strawberry hejuru turabero duhumura we nakona kagura naho ugasiga ku minwa ukajya ku muhanda nkayitetemeka kuko n'igihe nakisigaga kugira ngo mpumure ibaze urumva rero ubwo yarabimbwe numva ninjye uriho abana bose wumva wareba mu kibuga ugasanga nta wundi mukobwa urimo mwiza ni mwiza ahubwo abandi bose nkabona ni abana udusore twigana n'utwana nta kintu wavugana nabo nta n'amafaranga tugira n'uwo nguwo nubwo yari mwarimu habe n'ijana y'amanga reka ni ukuri kw'Imana ese mwarimu yayashyiraga hewe simbizi uri kumva ariko nibura yakuguriraga icyayi hoya pe ntacyo nta cyayi pe ni rwa rukundo rw'abadoresa ruba ari urukundo nyarukundo kabisa nta kintu rugenderaho nta kintu rureberaho wapi ubwo tuba turakundanye rwose ubwo munsi tugeze muri gahunda zo mu misa nyogokuru ndamubwira nyogokuru rero ejo nzajya mu misa ya mbere ati yego rwose nta kibazo misa ya mbere rero ndazindutse mu cyakare nkora ibyo ngomba gukora mu rugo twari ukugira gute se kwari ukuvoma amazi gusa icyo gihe mvoma amazi ndakaraba ngiye mu misa ubwo mu misa irangiye aho twavuganiye guhura nyuma ya kiliziya abariho duhurira aramanuka rwose yo ku ishusho twasengeraga Inyange kuri kiliziya bari batarayubaka ikiri amahema ubwo rero aramanuka na hepfo iyo ku ishusho aribo bahita ngo iki ni kuko bahita hakaba hari hatuye undi mwarimu watwigishaga icyongereza nk'iyo geto anjyanayo ubu ngiye muri geto banagiye muri geto ndicara muri salo turaganira arangije ati imvura yahise igwa imvura iragwa ari nyinshi wagira ngo mwarimu yayipanze iyo mvura imvura iragwa ari nyinshi akinga imiryango kugira ngo amashayi atinjira mu nzu nawe azanise ku kinzi ngo amashayi ngo atinjira mu nzu kumbi urumva ari ku mihari y'ukuntu ari ku mihari y'ukuntu nyine umuntu nyiri geto yatekereza ko nyiri geto ashobora kwinjira
oya ari ku mihari y'ukuntu umwana asigaye yigira mu basirikare. donc we nicyo kintu kimuhangayikishije. Nicyo kintu kimuhangayikishije nuko nguko rero njye sinari mbizi kuko namufataga nk'umuntu mukuru nkunda utankorera ibintu bibi, niyo numvaga ari we muntu ahari ukurikira ababyeyi banjye kuko yitwaga tuganira kenshi akambwira kwiga nkabona nyine mfite impuhwe nyinshi. Nuko nicaraho cyane nice no kujerekani angije mbona kuyemo ikoti yari yambaye kuko sibwo ntabwo uri kumva ubushyuhera kandi imvura iri kugwa. ndambwira ni hoya ni nta bushyuhe ndi kumva. Arangije aravuga ati subwo iyo jerekani ntiri kukuvuna atoshe tukicarira hano tukiganirira noneho twa tumaze iminsi tuvugwa. Abanyeshuri batuvuga babona nyine ukuntu wenda turebana n'ukuntu mugirira isoni n'iki, abanyeshuri batuvuga hari n'umunyeshuri nyine wari waduteranyije bigeze no kumamagara kwa directeur ngo mvuga ujye gusobanura ukuntu nkopezwa ibizamini. Nuko ati tuganire ukuntu bari abantu tuzabiyama n'iki nuko twitwara kugira ngo badakomeza kutuvuga. Tagenda turicara ku buriri tumaze kwicara mwarimu ko yari yapanze suzi ko yakuyemo ikote n'agashati agakuramo asigara n'isengeri. Ubushyuhe bwabaye bwinshi. Ubushyuhe bwabaye bwinshi. Aho watekerezaga iki? Ubwoba bwaranyishe sabe sinjya mbere ibyuya mu buzima ariko iyo gihe nabize ibyuya birashoka. Ubwoba butangira igitima gitangira kudiha. Aje arambwira ati none se ufite ikihe kibazo? Ndambwira nti ndumva mfite ubwoba. Ndumva mfite ubwoba bw'ikizi. Arangije n'ikampara yikuramo yampaye sigara n'akabote. Mwarimu wawe ajya mu buriri arifubika hano gutya njye nicaye waryamye nyine inyuma arifubika. Yewe datawe ubwoba buranyica tangira kujya nkoraho nyine gutya hegera imbere ukamuhura. Ariko se bite bwageze ahitagira n'umujinya amutangira kumbwira nabi nyine abonaga ari ibintu ndimo ndigira nsanzwe hari nyine mbikora mwabo basirikare. Atangira kumbwira nabi ubwoba buranyica ntangira kurira ariko imvura ubwira kugwa nyinshi pe ku mategura. Yabaga muri gato y'amategura. Hariya ni mu mategura gusa imvura iragwa nyinshi pe nyinshi cyane. Ayiwe ubwoba buranyica ubwo abarahagurutse sinzi wakomanze niba ari umuntu wakomanze niba ari ibyabwangatanyije arahaguruka mpaye mbona byakomeye. Yewe datawe ubwoba buranyica sabe ntunzimuze ubona byakomeye komeza. Mbona byakomeye mpaye nka rero yewe datawe ubwoba buranyica. Nuko angije arambwira ngo none se ngo ko mbona wigira utyo ngo ni ubwa mbere. Ndambwira nti ni ubwa mbere pe. Ni ubwa mbere ubonye umusore uhagaze atyo? Ni ubwa mbere pe. Ubwoba buranyishe pe bwari ubwa mbere mbonye ibyo bintu. Ubwoba buranyishe ntangira kurira gusa uri kurizwa n'iki ngo hari umuntu uguhohoteye. Ndavuga nti ndabona njye ugiye kumuhohotera. Ati yahumura. Ni ugiye kumuhohotera ntiyaba imvura yari hise nkitahira. Ati hoya humura ntugire ikibazo nta sida ndwaye nta nubwo ndi bugutera inda. Ndaceceka sinagira ikintu mvuga nahise mera nk'ikiragi. Arangije arandyamisha ndemera ndaryana ariko kugenza nti imvura irimo iragwa. Kubera iki mwemera we? Komeza itonde ese gato ndaryana se nkubwira ngo sinemeye nararyamye pe. Andyamye inyuma rero ntanambaye ipantaro y'ubururu ndayibuka. Twaragundaguranye icyo gihe aranankubita urushyi. Ankubise urushyi yakweduye umukandara rimwe wahise ucika. Ariko naramukundaga. Akurukundo kazamo. Akurukundo kazamo. Kajemo ariko kubera n'ukuntu namuruhije abigirana umujinya. Abigiranye umujinya ubwo urumva nyine byabaye. Abaguteye inda. Oya narakomere. Icyo gihe yari protege. Yari protege ariko
urumva bwari ubwa mbere ndakomereka Mm. ndakomereka ubwabo biranamwica buramwica cyane ntiyigize abikora nyine nko kubikora kumwe babikora yagize gutyo abona umuvu w'amaraso uramutanze ahita yiruka agira ubwoba bwinshi aramanagura agira gute ubwo nanjye induru iri ku munwa amarira nibwo yahise ambwira icyamuteye gukora ibyo cya kindi nakubwiye yahise ambwira ati bambwiye ko ugendana na runaka kandi mujya muri aba n'aba n'abo nari nagize umujinya w'ukuntu ngewe uba wandetse ukijya kureba abandi rwose umbabare yahise ansaba n'imbabazi pe ubwo ndoga maze koga imvura irahita ihise aramperekeza ndataha ngera mu rugo mfite ubwoba hari ku cyumweru mfite ubwoba n'amarira menshi nahise mbibwira musaza wanjye yari inshuti yanjye cyane n'ubu ni inshuti yanjye magara nkigera mu rugo yansanze aho nari ndyamye arambaza tufite ikihe kibazo mpita mbimubwira ntirunaka twabigenjeje gutya arambwira ati humura arampumuriza ubwo turangije bucya mu gitondo njya ku ishuri ariko mfite isoni mwarimu yari bubigishe biologie se yari butwigishe shimi ku isaha ya mbere mu gitondo kwa mbere yatwishaga shimi ku isaha ya mbere yatwishaga amasaha abiri isaha ya mbere n'iya kabiri ndagenda icyo gihe naranakererewe ndakererwa ninjira nyuma yageze yatangiye no gutanga amasomo anampeza hanze ati kuki wakererewe mpera hanze ndeba hasi nta kuvuga ariko mubonye nyine igitima kiradiha n'umujinya n'iki namaze nk'iminota nka 15 hanze arongera kwinjira aje abwira atuma umunyeshuri bagenda umubwire yinjire ndinjira arambaza ati kuki wakererewe ndamubwira ngo nagiye kuvoma mubeshye ugenda wicare ndicara sha ubwo nyine bigumaho ndiga ntibyongeye mwarimu nimwongera kuvugana twaravuganaga rwose turi bashera ishusho dukundana ariko ibintu byo kongera kubonana ntabyo ubwo muri vacances n'ubundi tugakomeza tukavugana ambwira ukuntu nzaba umugore we n'ibiki byose kandi ukumva ari byo nibyo nyine byari ibyo yirwa sensetererwa sinari muzi nari nzuwo gusa nuko rero ubwo mu wa gatatu tugiye mu kizamini cya leta tugiye mu kizamini cya leta ndiga aramfasha akajya ampereza ibizamini abandi bakora ngo mbyige nkabyiga nuko mu kizamini cya leta ndagikoze ndatsinze yana niyo mu cyaro ndatsinze nanone ndatsinze bampa ikigo bita Kibihekane nayo iri muri Nyabihu Kibihekane Kibisabo Rambura ni ibigo bituranye bampa comptabilité ariko comptabilité numva sinyishaka Kibihekane numva sinyishaka ndangije mbwira mama nti rwose nta papa nyine ndabicaza ndabwira ni mama comptabilité kandi sinyishaka papa ati leta yarebye ibona ibintu watsinze ibyo guhaye n'ubwenge bwawe niko yambwiye kandi genda wiga ibyo leta yaguhaye n'ibyo yabonye bijyanye n'ubwenge bwawe ndavuga ni papa atutangiye kundushya nkuko wanduhije mu wa mbere ati genda wige mbabarira ugize amahirwe uratsinze genda ariko papa ko mfite amanota meza kandi rwose wambabariye kuko nkagenda nkasaba ibyo nshaka ati leta yasanze ibyo ari byo bikwiranye n'ubwenge bwawe ubwo mbwira sheri utisubu koko sheri bampaye comptabilité kandi sinyishaka ndashaka kwiga ibi n'ibi rwose ushaka kwiga iki se ndamubwira ni none iwacu banze anje arambwira ati rero bwira mama wawe ko mama yaranyumvaga cyane bwira mama wawe ko kuri REB barimo guhindura ibigo n'amasection ku bana bafite amanota meza kandi bafite amanota meza genda najye babahindurira nyuma y'ibyumweru 2 nuko mama ati ibyo ntabwo twabikoza songa byumve ahubwo ndakujyana turagenda duhinduze tuzarindira ibyo byumweru 2 uri ku ishuri Kibihekane no tuguze ibikoresho n'iki turagiye kwiga twaragiye REB barampindurira
ubwo ibyo nashakaga biochimie ngezeyo nsanga nta kigo gihari barambwira ngo keretse ninjya muri TTC sa muri TTC ni ikibwarimu ndavuga nti ni sawa ubwarimu na sheri mwarimu ubwo ni TTC bahise bampa TTC zaza Kibungo ni muri Kibungo bampa TTC zaza ubwo mpitamo ibyo kwiga mpitamo kwigisha teaching social studies ni TSS abantu biga TTC barabyumva nuko ndangije ubwo barayimpa njya kwiga Kibihekane kugira ngo tujishe papa ibyumweru 2 ndagenda aho Kibihekane haba imbeho nyinshi cyane Kibihekane n'iki ibyumweru 2 bishize ibisubizo biraza nyine ko TTC zaza yanyemeye n'iki ngomba kujya kwiga TTC zaza wikorera ibikapu uragenda nikorera ibikapu Kibihekane mama batubereye abana beza bahita amafaranga nari nakoresheje bahita transfera TTC zaza mama ahita nshakira itiki mpita ngenda TTC zaza njya kwiga muri TTC urumva ngiye kwiga abandi bamaze ukwezi batangiye ariko ndize ngize amanota meza ndatashye ariko urumva mu rugo papa wanjye yinyweraga agacupa bigasaranguka nyine mu rugo ntabwo byabaga bimeze neza nuko ndize igihembwe cya mbere igihembwe cya kabiri igihembwe cya gatatu ndatashye n'amanota meza umwaka wa 4 ndatashye ariko kumva kwiga byabaga ari danger kubona amafaranga y'ishuri mama yasigaraga akora mu ikawa handi wakoraga muri vacances mama ari nawe wangishije gukora mu ikawa kuva urumva mama yarambyaye maze amezi 6 mfite amezi 6 papa aragenda ubwo rero mama yabaye agutoza kumenya akazi urumva mfite amezi 6 ngo ajyaga ndyamisha ahantu mu nganda w'agatorikawa nibyo byari bidutunze nuko urumva nkuze nanjye njya mu ntuze ya mama mu mwuga wa mama nkajya ntoruduka ndabyibuka hari n'igihe mama yakoreraga 100 ku mufuka ibihumbi 100 inote y'100 ya Nyiraneza ahetse Rubaduka ya yindi nuko rero ubwo ibyo reka tubisimbu ndageze mu wa 4 ndawurangije muri Grand Vacances iwacu hari amazu akodeshwa dukodeshwa turaho ubwo habagamo abasore ariko ku bantu banzi ndi umuntu usaba ukunda abantu umuntu nyine uri kamvuge sociable tugatebya tugakina niko nari nteye nuko rero rimwe mama kuko natanye amanota meza ndabyibuka mama yanguriye agatelefone hari haraje rero ibintu byo kuboha ibiseke abijyamo icyo gihe bagiye gucuruza iriya mitako yabo muri Expo abona ibyashara icyo gihe yari yaranyemereye ko azangurira agatelefone ko icyo gihe umwarimu bwageze aho nyine mama ndabimubwira niga mu wa 3 ndamubwira buriya mwarimu iyi nimero izajya guhamagara ujye uyimpaniye mwarimu ni inshuti yanjye mama arabyumva akagira inama yo kuzaya nitwara niki ntazagushuke mwana wanjye ibi n'ibi icyo gihe mama ngurira agatelefone na simukadi arama natsinze rwose amanota meza aravuga ati ukuntu umwana wanjye yagiye kwiga kererewe akazanya amanota meza gutya nanjye nabonye udufaranga muri Expo agurira agatelefone ka MTN gatoya nuko arakama ngo mbona uko nzavuga noneho na sheri neza mwisanzuye n'utumesaje akatwohereza twisanzuye ngo tutana dutetana neza mbwira yiga vuba nurangiza kwiga turushinga twibanira yarabwiraga tuzarangiza kwiga yambariraga imyaka zangiza kwiga ufite imyaka iniza tujya muri kaminuza noneho tuzashaka nangize imyaka buri mwaka umwe ngo urangize kaminuza wese yari yarayize wapi yashakaga nawe kuyiga uzaga nawe kwita komeza yahise anakomeza ariga muri kaminuza nagiye mu wa 4 nawe ajya muri kaminuza yize Igitaramo nuko ndangije ubwo
umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. ubwo ubwo hari ubwo nanjye warugeze mu wa gatanu waguzaga telefone nyine ugiye mu hari muri Grand Vacances mu wa kane. Ubwo sinzi niba hari umuntu waje bacaga akitwara ya charger yanjye, sinzi uko byagenze. Noneho mbura charger yo gucaginga. Noneho urumva izo nzu zo mu rugo zose nazinjiragamo, izo zose z'abapangaye. So habagamo umutipe wari umukonvoyeri kuri Royal. Icyo gihe yabanaga n'undi mugenzi wacuruzaga amavuta mu isoko ziniye. Aho icyo gihe umutipe ntiyari yakoze, mbona harafunguye. Njyayo ngiye gutira charger. Ninjiyeyo ariko mama akajya ngirira igihunga. Yaga ngirira igihunga. Umva igipangu tubamo kibamo abasora akabona ukuntu tuganira, njyayo gutya na gutya numva ngomba kungirira igihunga. So nuko rero ubwo nsohotsemo mvuye kuzana charger. Mama arabibona ko mvuye. Genda nitutsa amaransi. Turabona abanyeshuri iyo twavaga kwiga muri Grand Vacances benshi bakunda twasukaga uturasta. Mama arabibona. Abibonye rero niba yagize ngo mbyutseyo, aragenda yinjiramo, arabatuka. Atuka wa musore na mugenzi we. Arabatuka cyane, arabatuka umwana wanjye muzi ko ari umumineri. Yerererere arabatuka cyane, arabwira ati mwabwa mwe ndababwiye ko hano hari isenga zimbwa zihaba. Iryo jambo rero ribabaza abo baturanye. Nijoro baza kurega mama nyine kuri papa ko yabatutse ngo ni imbwa. Ubwo baraza nyine baricara na papa. Papa yari agasomye, yari yasinze. Ubwo barareze ati umugore wawe yadututse, umukobwa wawe yaje kugira gutya na gutya, arangije umugore wawe araza aradutuka. Urumva iyo tuba twanakoza ayo mabi bakabatuka ntago bari kuza kurega se. Araza ubwo mama ati mutabimbwa, arongera bisubiramo. Bari kumva? Anje bavuga ngo ako sundi ngo mubona uyu mukobwa wanyu mumubitsemo zahabu. Bamumubitse ko numva mu mutukanira cyane n'iki muzamwirongorera. Iryo jambo papa nawe riramurya. Se wamugana. Rimuriye atabwira abo bahungu ngo bamusohokere mu nzu. Barasohoka, basohotse rero ngiye nsigarana igibiti. Bakuryamisha hasi barakubita. Barankubi handyamishije hasi se. Ngiye numvaga bari kunziza ubusa. Nta kibi nakoze. Ahubwo bo bagiye gutukana batabanjije no kumenya uko byagenze. Bangije barankubita rumva nyine bahanaga umwana. Bankubise bambwira ngo mbatukishije inzoresore z'indaya zanjye. Arankubita bose, barankubita umwana uratunaniye, barankubita mbese bajugunya hanze. Urumva bagize umujinya w'ababyeyi. Barampana nyine. Urumva nawe umwana ugeze muri iriya myaka urabizi. Biba bisaba kumucunga cyane. Biba bisaba kumucunga cyane kandi ikindi aba yihagararaho. Ibihano ntaga byakira nk'ibihano. Numva nyine ko banyanze batankunda. None ikindi bari no kumbeshyera. Urumva umuntu ugeze mu myaka 17 adolescent irashukana cyane. Ubwo numvaga nyine ko banyanze. Ibyo si ibihano byo kumpa. Nuko barangije banjugunya hanze. Urumva n'umujinya banshyira hanze ati genda usanga abagabo bawe. Urara hanze? Nicaye hanze. Ubwo urumva mama n'umujinya na papa bakajya bafata ibintu byanjye bakajya ibikweto byanjye biri aho hafi, bakajya babinjugunyira babinkubita. Ibyenda byanjye biri aho hafi bakajya babiterera babinkubita aho hanze. Ubwo banjira mu nzu barakinga. Nanjye nicara hanze. Bigeze nko mu hari hakiri kare. Twakubise nko mu saa 12.
banjugunya hanze iwacu twaryamaga kare byageze nko mu saa 3:30 wicaye hanze wenyine hanze njyenyine n'itara ryo hanze barizimije numva ni ibintu numva nyine ndababaye n'ukuntu bamjije ubusa bagize gute numva ndabanza urumva n'iwacu nyine hahoraga habo utuntu tw'udukimbirane n'ubundi ntago nari mpishimiye pe kubera ubuzima twari tubayemo nuko ndangije rero hakaba hari umwana twiganye muri primaire w'imfubyi wibanaga we yari yarabyaye ndamuhamagara ndambwira nti yenge ni rero ni wacu barankubise kandi barananyirukanye bandaje hanze none ndajyahe ngwino twiryamire ndagenda ubwo urumva ndagiye n'agahinda kenshi ndimo ndarira ubwo nkihagera nko mu saa 4 mbona aka message ka Sheri ukihagera saa 4 z'ijoro mbona aka message ka Sheri wiri ute mukunzi umeze ute ibintu nk'ibyo nyine wumva uraryohewe ndambwira nti wapi rwose ntabwo ndi kwa runaka yari amuzi ati se kuri nagiye kumuraza ati se ubwo uzasubira ku ishuri grand vacances yose tutabonanye ndambwira nti rwose nushaka umbwire ejo tubonane oya nambwira nushaka umbwire ejo tubonane bimeze neza nashambwira ngo waza se imuhanga ni nta kibazo rwose naza bipfa kunyereza itike urumva numvaga ndi free nditegera nta kibazo ndi free nawe urukubaza ngo wagiye kutari mu rugo nuko bwaciye mu gitondo rwose cyakara fata bisi ni Muhanga ngo bamuka geto yabagamo urumva yigaga Muhanga yavaga kwigisha iyo za Ngororero akaza kwiga Muhanga muri kaminuza yigaga weekend yari afite akageto nyine abamo ndagenda musanga ubwo mama atangira no kujya amagara urumva nkamwihoresha arimo arantesha umutwe n'ukuntu baraye bangiza umva nanjye ifite wa mujinya bya bihano bampaye urumva niyo mpaguma ntago bari kuryama ngo baryame bari kuza wenda kundeba nimugoroba ariko kubera bwa bwenge bw'abadoresa n'iki bucya bari buki nkahise ngiye nifatira umwanzuro so rero ubwo ndigendeye nyine kwa Sheri mu gitondo turiryamiye ejo wiryamira kwa Sheri urumva nagiye mu gitondo nirirwayo ijoro riragwa ndarara ubwo mubwira uko byangendekeye iwacu ati ryamira ati ruhuka n'ejo umunsi wa 2 n'umunsi wa 3 umunsi wa 4 nibwo umunsi wa 3 nibwo nitabye mama kuri telefone ndamwasi urambaza iki mama arambaza ngo uri he ndambwira mubwira ko ndi kwa ya nshuti yanjye ajambwira ati ihangana utahe mu rugo nyine byari nyine aransobanurira atari ko rwose mwana wanjye taha dore n'amashuri agiye gutangira uzajye kwiga hari mu kwa 12 ndangije Sheri nyine ndamuganga ejo nzataha mama yampamagaye ubwo iryo joro nibwo nasamye inda iryo joro buri buke ndi gutaha ijoro donc ugiye kumusezera nibwo nasamye inda y'umwana mfite ya mwarimu ubwo ndayisama ariko sinabimenye ubwo nageze mu rugo hashize nk'ibyumweru 2 mvuye aho ibyumweru 2-3 gutyo mpavuye ntangira kubyimba amabere ntangira kujya gusoba nkababara nta wundi muntu nabwiraga niwe wari inshuti yanjye ndabwira mwarimu ni rero ni ibintu bimeze bityo naje arambwira ati nuko utarumenyereye gukora biriya bintu niyo mpamvu bimeze bityo ati tuhurize ati humura rwose bikarushaho ndangije hari undi mwana twari duturanye nawe wari warabyaye ndamubaza ntese ko nsigaye numva ameze gutya bimeze bite kandi nsigaye numva ntashaka kurya ibirayi aje ambwira ati wigize ukora ibintu uti ni narabikoze nawe musheri wanjye inshuti zanjye zose zari zimuzi ati kabaye atumva rero nkubwire udushaka gutwite mba ndamuhamagaye ndamubwira nti rero abantu wa mushuti wanjye witwa runaka ari kumbwira ngo ndatwite ambwira ati hoya
ati ntabwo utwite, ati ntabwo utwite, ati ahubwo ubwo wasanga ari n'utwambwira utunini ndi bujye kugura uri kumva turi butume mu nda hatane njye. Ampa amafaranga 1000. Yego ko mwarimu. Agukubita inoti y'igihumbi kuri mobile money. Ankubise inoti y'igihumbi nahise ntega njya kureba wa mushito wanjye handi naraye. Wacu bankubise. Ngezeyo ndamubwira uko ibintu bimeze, tambwira ati icyo gihumbi kizane nkwereke, tugura test ebyiri. Iya mbere turayikoresha irapfa, iya kabiri sangura twite. Ndamuhamagara ati burya rero ndatwite. Ese abibwiwe n'iki? Ndambwira nti amafaranga wampaye twayakoresheje gutya na gutya. Ahita anyohereza ibindi 3000 kujya kwa muganga. Sinajyayo. Ndambwira ni mvuye kwa muganga bambwira ko ntwite. Anje arambwira ati ejo nzaza kukureba. Azinduka. Bwaraciye mu gitondo araza duhurira ruguru y'iwacu. Ndambwira ati wasanze utwite, wagiye kwa muganga nsanga ntwite. Okay, anje yahise apfukama hasi ahita ambwira ati ndakwinginze ntazagira umuntu ugushuka gukuremo inda. Ndambwira nti se nayikuramo gute? Nzi uko bayikuramo. Ati bagenzi bawe bashaka kugushuka ukayikuramo, ntuzayikuremo, ngenda gukunda, uri umugore wanjye, ahubwo tugiye gupanga ukuntu tugiye kwita tubana. Myaka 17. No. Ubwo ndamwumviye turabyujuje icyo gihe ampa 3000 nanone ngo numva merewe nabi njye kwa muganga nyine bamvuye kuko natangiye kujya nsuhererwa, ibiryo byananiye, amugure mu nutubuto muri ibyo bitatu, ibiryo byananiye. Ubwo ndongera nsubira mu rugo nyine numva ibintu nta mahoro, ariko ababyeyi baba mama bareba kuri, yarabiketse ariko ntiyabimbwira. Noneho akabona mura kuri telefone, uwo mwarimu yahoraga mpamagara pe ambaza uko meze. No papa bikamutera siki ngo ndaramvugira kuri telefone n'iki, bugeze aho telefone arayinyaka, simukadi ukwayo, batiri ukwayo, niko ngo yabibitse, sinzi uko yabibitse. Usigarana simukadi gusa? Yaranyatse byose, simukadi ayishyira ukwayo, ngo batiri ayibika ukwayo na telefone ayibika ukwayo, kugira ngo mama we agusigira urugi gusa, kugira ngo mama ngo atazagira impuhwe akabisubiza nkajya ndaramvugira kuri telefone. Icyo gihe mbura n'ukuntu nzajya mvugana na sheri ngo mubwire n'iki gusa, kuko nimero ye nari nyizi mu mutwe, nkajya nyaruka nkatira abantu mubwira nyine ko telefone bayinyambuye. Ubwo rero ubwo igihe cyo kujya ku ishuri kiregereza, utwite inda y'ukwezi. Noneho hakaba hari umwana wari inshuti yanjye cyane wabo hari Nyaruguru, twiganaga izaza. Mbere y'uko ava ku ishuri, ajya ku ishuri yabanzaga kunyura mu rugo nk'icyumweru, tukabona kujyana ku ishuri. Ariko ubwo urumva naramuhamagaye nyine mubwira ko kabimye. Ndamubwanisha ni runaka karabimye. Ambwira ati nta kibazo, urumva gutwita nagize ubunebwe, nta mwenda n'umwe nari mfite ufuze. Yaje habura icyumweru, aramesera imyenda yose, turitegura nyine kujya kwiga. Mama ampa amafaranga aya Kotex arayarika, aza kuyampa nyuma ngo ningende njye kugura Kotex, yagira ngo arebe ko ndi buzigure, kuko yari yabikekaga. Ndangije mfatiza wa mugenzi wanjye aba arizo mwereka ni naziguze Kotex, amafaranga yakubita umufuka. Ariko ubwo sheri twavuganye ko ndi bugende nkajya kwiga igihembwe kimwe, nkakirangiza akaba ari kunshakira ishuri Muhanga, TTC Muhanga. Noneho nkaza bite nimukira Muhanga. Ndagenda ndiga ariko birananira, kwiga utwite ubihisha biranga, nkajya nsinzira. Hakaba hari indi nshuti yanjye twiganaga, n'umushuti wanjye cyane, ni nawe wabyaye umwana wanjye muri batisimu, yitwa Honorine, ndamusuhuje, ni inshuti yanjye cyane. Abona ukuntu nsinzira mu ishuri, umva yari afite bakuru be batwise. Angije aranyegera ambaza kari kusigaye usinzira bimeze bite? Umusinziro ubunebwe n'iki bimeze bite? Ndamubwira nti rega ndatwite. Ati so twite inda ya runaka? Ndamubwira nti niye. Ati niwe mwaryamye? Ndamubwira nti niye.
arangije arambwira ati rero wihangane sha, aranyitaho ku ishuri akajya nzanira ibiryo byananira akajya kunshakira agasenda, mbese anyitaho ku ishuri, ariko bigeze aho biranga babona ko byanze pe. aje angira inama arambwira ati rero Clarisse we na wa mujidita wa Nyaruguru baranyicaza, arambwira ati kugira ngo bazagupakiza imodoka n'ibikoresho bye bakujyana iwanyu, kandi sheri wawe avuga gutya na gutya, musange umva nibyo, numva nibyo pe. ariko uzisabe uzi kukupakiza pick up bakujyana mu rugo, bakujyana mu rugo wicaye inyuma n'ibikoresho byawe byose, karitsiye umwana bari bazi witonda muri karitsiye n'iki baramuzanye kwa runaka, noneho ibaze ndagakobwa kamwe mu rugo, kana kankurikirana narabikubwiye gafite imyaka 12, mbese ibaze numvaga ngiye gutera mama agahinda no atazashira. No tanyije ahantu inyuma ya dortoir hari udusenyenge hera n'intoryi, baragenda barahacukura banyuzamo yampaye. aho urumva twari twavuganye na sheri nyine ko ndi bugire gute, ndi buzi muri buhita utoroka ukamusanga. Arambwira tuze nta kibazo, niba byanze kwiga nta kundi. Nuko ndagenda izaza ubwo ndayira Nyabugogo, nabanje nyina kwa mushiti wanjye mwe bancumbikiye bankubise, ndamubwira nyine ndaryama ndaruhuka, bucya nsanga umugabo umugoroba. ubwo ngerayo ndaho nyine, ariko urumva mfite isoni n'agahinda n'iki, ntabwo nari nezerewe. tubaye aho muri ako kazu k'amafuti, tukaba yarambwira tuceceke ntuzabwira iwanyu, bakomeze bagere ngo uri ku ishuri, tuzababwira igihembwe cyarangiye. Ako ko mama ni inshuti yanjye cyane, magara, ariko numva sinabaho atazi ubuzima urimo. hashize ibyumweru 2 ndumva hatarashize ukwezi, hari igihe mbara nkumva wenda ni nk'ukwezi cyangwa amezi 2, ariko mba numva bitaragezemo, nahise muhamagara. hashize igihe runaka ndamuhamagara, ndangije ndamubwira nti ma, nkivuga ma yahise aturikararira, arize utaramubwira ukuntu byagenze. nkivuga ngo ma yahise aturikararira, ambaza ngo uri he, ndamubwira ndi ku ishuri. uri ku ishuri? ndamubwira ngo Mukarari wimbeshye, ngo naje kugusura ndakubura. mama n'umunyabwenge bwinshi cyane, akubeshye ambeshye ngo naje kugusura ndakubura. ndambwira man ntabwo ariho ndi. Karari uri Gitarama? data we. Ndi Gitarama kwa runaka. uti Karari uratwite? uti ndatwite. ubwo twese twita turira noneho. koko Karari unkoze ibiki? niko yahise ambwira. unkoze ibiki? ibintu twari twarapanze ko uzampesha ishema bizagenda, unkoze ibiki? ndambwira nuko byagenze. ubwo turarira turihanagura, tangira kumbwira ibyo nzajya njya, ko nzajya nitwara n'iki. nuko ubwo ndabaye ahubwo umugabo yajyaga kwigisha iyo za Ngororero, akaza muri weekend. ubwo akageza ukabaho guteze shaka nsigira udufaranga duke two guhaha, yava muri Ngororero, nakundaga ibijumba n'ubu ndabikunda. yava muri Ngororero akaza apakiye nk'ibijumba n'ibirayi, akabizana. ubwo nuko nabagaho nkarya ikijumba, noneho inda yanjye yarantegetse kunywa urwagwa. akagwa gashyushye kamwe bita akayagera. akaba hari ahantu ruguru barwengaga, ntuye ahantu mu Kivoka, Gitarama ahantu bita mu Kivoka. noneho nkateka cya kijumba, nkajya nakwaga ugasomeza, nkasomeza nkahita niryamira. ibintu byantunze. noneho bugeze aho akazi yabagamo kari gato cyane, nta rw'inyagamburiro, mwayuraga muhagaze hanze gusa. nuko ubwo hangije tuva aho ngaho twimukira i Gahogo, ariko nanone mu gashamburete gatoya. nuko mbaye aho ndatwise. noneho igipangu twabagamo i Gahogo, muramo n'ababyeyi b'abana beza. noneho hakaba umubyeyi wavuye muri Kongo, ariko ngo yaratuye Gisenyi cyane, azi gucuruza imyenda ya caguwa. Angije arambwira ati, banyitaga Mugeni. ati Mugeni? arambwira ati Mugeni, ati waretse gukomeza wicaye aha mu rugo,
nkakwigisha akarimo k'amaboko nkakwigisha gukora. Njye rero nkunda gukora, ndangije ndamubwira nti nta kibazo njye nyigisha, niyo najya ngukorera nta kibazo, hujya ikorere. Umugabo wawe amafaranga, si umwarimu, si afite amafaranga? Ndamubwira nta mafaranga afite kubera ko yirihira kaminuza. Ati mubwira guha amafaranga 70,000 usohoka hano mu nzu ukore, tugende njye nkwigishe kurangura imyenda, amabaro, ujye uyahambure ureke utazakuramo amafaranga. Ndabimubwira ariko umugabo yanga kubyumva. Nza kwegera wa mama ndamubwira ntiyabyanze burundu. Wa mama araza aramwicaza, aramubwira nabi cyane umuhungu, avuga ati ntacyo ngiye kuyashaka, nzayamuha iki gihe n'iki. Hashize ukwezi arayaha bya 70,000. Ndaza ndangura ibaro y'60,000, 65 niyo naranguje. Ubwo 65 mu bijya 70,000 yampayemo 15,000 by'ikibanza, kukodesha ikibanza, ngura n'ihema ryo kwanikaho, hari hanze Muhanga mu isoko. Nuko ndaza ndarangura ibaro y'65,000, nyigejeje i Muhanga, iranyungukira, nyungukamo 100,000. Reka bita birenga 100. Bita birenga 100 hafi kuba kabiri ayo nayiranguye. Nagize amahirwe nkuramo imyenda mizima gusa. Aho niyo hambuye, iyo twahamburaga amabaro kugira ngo mbarije usanga imyenda myinshi icitse yangiritse, ariko nge nta mwenda n'umwe wangiritse nigize nsangamo. Yose yari imyenda mizima kandi ari baro y'amafaranga make. Yabaga amako y'amabaro ngo za Chemeri, za Baby, za ki. Wumva iyo niyo yari y'amafaranga make, yayindi yanyu musanga imyenda yarashize, ariko nge nasanze imeze neza, sanza yungukamo. Mbona akazi karashyushye. Ndagize ndacuruje, ubwo ndayigize amezi nk'5. Uracuruza kweri? Ndacuruza ukwezi kwa mbere pe mfite ifaranga, ari nsigaye none nigura utuboga, udutoryi, uhaha mu rugo. Mpaha mu rugo, aza agasanga ibiryo birahari, urumva yagenda akaza muri weekend. Ubwo abona ntajya kugira udufaranga. Ubwa mbere yangushije 70,000. Ambwira ati rero ku ishuri nsabwa ibi nguriza 40,000 nzabiguha nahembwe ku tariki izi n'izi. Ntaribi ese ko ari umutware. Nari nemeye urugo ndayamuha. Nyamuhaye icyo gihe sinzi ibibazo byajemo mu bibanza, nkenera amafaranga. Ndambwira nyuma y'amafaranga rero nyifashishe mu kwishyura ibibanza n'ibiki. Nshaka no kwimuka, nshaka gukodesha ikintu nzajya nshyiramo mbikamo imyenda yanjye. Undi nabikanaga na wa mugenzi wanjye, ariko nshaka noneho iyanjye, ikintu cyanjye Imana natangiye gutera imbere. Mwase amafaranga ati ntayo mfite. Ati ahubwo mpereza 80,000 ngiye kwishyura ku ishuri, ngo nimba ari gufata ibizamini n'ibiki isumbaza, nayo ndayamuha. Ati nzaguhera rimwe iki gihe n'iki. Ubwo si yaje na 20, sigara noneho n'igishoro cyanjye ntacyo, no guhaha mu rugo no kugira gute. Ubwo indigiza amezi angahe? 7. Naje ndambwira nti se ko nshaka kujya kurangura, ko imyenda yashizemo nshaka kujya kuyivangira, kandi nkafite amafaranga atuzuye yose narayaguhaye, biragenda bite byibuze wampaye igice nkongera nyayo mfite. Ubwo urumva naravuye kuri yabaro y'amafaranga make, narazamutse ndi ku ibaro za Baby. Baby yabagirimo imyenda 300 ibaze, twirangura 95,000. Arangije arambwira ati akigihe nambwiye nabi. Ati wapi? Ati ufite inda nkuru. Ati umvishe kigiye ngo Nyabugogo bari bahagongeye umugore utwite. Ati umvishe umuntu wagongeye Nyabugogo atwite, ati ufite inda nkuru, ugomba muri iyi minsi kuruhuka. Ninduka amezi 3 yose, nsigaje amezi 3 kugira ngo 2 kugira ngo mbyare. Waretse nkakora basi ku kwezi kumwe. Ati reka tundi umyaka ayo mafaranga harayo wazanye aha. Tangira kumbwira nabi. Nkwashize iminsi nabwo yambwiye ngo bijya bigorana ngo kumenya ko ngo bijya bigora umugabo kumenya ko ari we wateye inda. Nyine umugabo atangiye kumpinduka. Naje ndamubaza nti se nkubera icyo umbwira gutyo ukumenya ko wanteye inda. Nyine ngo biragorana, ngo burya ngo ntujya mva se ngo Abanyarwanda bavuga ngo se umwana amenywa na nyina.
ndabwa se ko nta wundi mugabo nzi ariko nibyo ngibyo ntureke no kwirigunesha umutwe numvisha mu mahanga bavuga ngo wari ukuntu bapima bakamenya ko umwana arawo cyangwa atari uwawe sinari mbizi bya DNA ati uzagenda upima urebe babarire ntunteshe umutwe kandi uko namubwiye nuko arangije ngo rwose ngo biragorana ngiki n'ibiki ngo kandi ngikindi ngo ujye umenya ngo ko iwacu ngo tubyaye ngo tubyara abakobwa ngo nibo tubanze ngo rero ngo nutabyara umukobwa ngo uzarebe ise uzabimenyane na se sabe numva nta mutwe ariko ndimahoroniza ko ntacyo nishinjaga ndimahoroniza rwose ndamwihorera ubwo ndicaye akazi ndakaretse gucuruza ndabiretse bimbereye igihombo ya mafaranga aragiye arashize burundu sabe cyakora indangiza amezi 8 ampereza 10,000 inote 2 za 5 arambwira ngo rero yaje rwose ari ku mugoroba araza tukicara nyine tuganire turicara ameza bya 10,000 atakira amafaranga afite n'imyambaro y'umwana oya noneho njyewe ya farisi yanjye ya Omega nari narayijyanye noneho ko nahamburaga baro nkabona mutwenda twiza tw'ababebe naratubikaga ku buryo nta mwenda nigize ngura niyo nakwe mu mabaro nahamburaga yose umwana wanjye yarinze ajya nk'amezi angahe ntaragura umwenda nuko rangije amereza 10,000 ako mama akaba yarambwiye ngo sinzagura ibase sinzagura amasabune y'umwana n'udupudre n'amaranje byose azabingurira ngo narwanye n'imyenda n'ibigoma nuko byose nari nabikuraga aho mu isoko ibyo nahambuye bigoma byo nabiguze mu isoko kwako no kwa muganga ikabwaye baratubwiraga ngo tujye twitwaza intuze urwembe urudodo n'ikigoma n'agasarubeti ubwo rero nari naraguze ibigoma ubwo umugabo ampayereje ibyo 10,000 ngo nintahe we ngo nintange kubyarira iwacu ininda y'amezi 8 ubwo bigenje ute naramubwiye 10,000 tike kugera Kigali barabyari nka 2 tiki yari 950 nubwo urumva n'ibyo bintu mfite kuva Nyabugogo za Royal imizigo barayishyuzaga ubwo urumva nari gukoresha nk'ibihumbi 2 hasigarana 8,000 nkoze sinari atitahira tangije ndamureba ntahe ngehe nariko ntaho njya burya ngo nyine ngo urabona ngo ngewe ngo nta bushobozi mfite ngo niki ngo urabona ngo ntiwabyarira hano uri wenyine mba nagiye ku kazi ukazagenda ngo wanyu mama nyine akagufasha mu bintu byo kubyara rero ndambwira nti hoya ngewe ntago iwacu bigize bantera inda ikindi ntago naba ntaragiyeyo inda ikiri ntoya ungende mbashyira umuzigo wako kanya reka ndwane n'umuzigo wanjye ninjye wawikururiye nkaho ubwo rero ngo nuguma hanga uzimenyera ibintu byose ngo nakazi kawe ngo nta mafaranga mfite ngo nta bushobozi mfite ngo amafaranga mfite nayanga imbere n'inyuma ariko ubwo nari nabanje kuyakira 10,000 wari uyibitse mwari nyibitse nizeho mwari atagutaye aho ngaho sabe ndangije nyabika mu myenda y'umwana tuguma icyo gihe twaraburaye icyo gihe nguma amafaranga nyibika nyine ko akora natangiye ko nako ibintu byatangiye guhinduka buryo umuntu mubana ukabona yarahindutse urabibona ubona ko ibintu byatangiye guhinduka arangije aragenda agiye ku kazi hari ku kazi s'ubundi ntari mu kiruhukora mu kwa 8 ntaba ari mu kiruhuko kera habaga ari mu kiruhuko sabaga ari mu kiruhuko bari mu kiruhuko cyo kitaragera haburaga igihe gitongo bajye mu kiruhuko noneho urumva bari barampaye itariki yo kubyara kwa itariki 22 z'ukwa 8 niyo yari due date nimba ariko babyita simbizi agenda nkugiye mu kazi cyakora ashira iminsi yashize nk'ibyumweru 2 aragaruka ambwira ati wanze gutaha namwe ntabwo nataha sinshobora gutaha cyane niba waranze gutaha kugira ngo tujye turara ubusa zana ya mafaranga naguhaye tuyahahishe ndambwira ntayo mfite nambwe ngo ntafite kandi afite aho urana ko rero yarasigaye mu rugo nyine yandi yose nacu yose twaraye amazi
ibyo cumi n'ibyacu nyamvuga nti isaha n'isaha mfatwa n'inda ariyo nitabaje ko nayo yaranguriye mituweli no ndangije ubwo ndayamwimye ararakaye aratumbaganye ntumbaze ageze aho yavanye ibitoki araza arabiteka tunabirya bidahiye ariko njye nagize abaturanyi beza bajyaga banzanira ibiryo pe naribyaga mu baturanyi sinjije nicwa n'inzara abaturanyi barangaburiraga we rero akaza nkigwandika nk'umuntu wabwiwe wanaburaye nabona akagishaka kurya teka agashaka kurya teka nyine ko yabonaga narigwandika simwereke ko nariye hehe mu baturanyi no ubwo rero icyo gihe ateka ibiryo bitoki turabirya bitanahiye n'iki biranananira kwa ko nihagiye mu baturanyi agira ubwoba ati umwana w'abandi nderamwisha natwite no ubwo ikiruhuko kibwo kiba kinjiyemo yarajamara nk'iminsi 2 anza ni imyumbati niba ari ingahe kuko nari nakundaga imyumbati nta makara ari mu nzu nta rwa mugambi nta wapfa nta wakira nuko ndangije aragenda asubira ku kazi hari mu kiruhuko sabe yagiye iwabo yambwiye ko agiye ntigize ambwira ahantu agiye yagiye yarafite umushuti we biganaga wari umuganga yavuye mu rugo agenda nk'ugiye kuwo mushuti we wari undi yarasanzwe ajyayo ngira ngo agiye kuwo mushuti we aragiye mbona burije burakeye ntiyagaruka yagiye ari kuwa 5 ariko agenda ambwira ati sha ndabona itariki bawaye kubyara itazagera ati ndabona uri hafi kubyara ati ndabona muri kiriya cyumweru utazakirenza utabyara ndavuga nibyo nibyo wivugiye yagiye ari kuwa 4 yagiye kuwa 4 mbona ntagarutse araraye kuwa 5 birageze burakeye mbona ntawuje kuwa 6 tumamagara wa mugenzi we w'umuganga ndamubaza nti se k'umugabo namubuze ati ntawe ugize azi wanjye niko yambwiye uwo muntu nari nzi ko muri kumwe ati hoya ati we kense wenda niba yaragiye iwabo ariko ubwo muri cya gihe cyo guserera mbona ibintu bitameze neza ubundi yajyaga ambwira ko abo babizi ko afite umugore iwabo babizi ko afite umugore situation donc muri mu turimo ariko nza kwiba nimero ya mukuru we niba na nimero ya mwishywa we wabanaga na mama we ndaziba nzinzibikaho ariko sinabahamagara narazimwibye nuko yarambwiye amazina ya mukuru we ndabyandika nza gufata agatelefone kagiye koga nzikuramo muri ya minsi nabonaga birimo akaduruvayo numvaga ko nakomeza kumbwira ngo ngi wacu ahubwo nzatega ngi wabo niyo mpamvu nibye izo nimero wari warakaniye kabisa numvaga ambwira ngo fata amafaranga ugi wanyu uzayafata ugende ariko ugi wawo mu rugo ngende ko yarambwiye waba hariho n'iki nkagenda hagara ku muhanda nkabahamagara ntimuze mufate niko nari naratekereje iwabo babyanga nkahita ntega ngi Kigali kwa mukuru niko nari narabipanze no ko yahoraga ambwira ngo ni ngi wacu se kugirana no nkumva kandi ningerayo papa azampitana no ndangije rero ubaza umuganga uti bimeze bite arambwa tuvuye yagiye iwabo ndamwihore ndituriza ubwo hari umukobwa twari duturanye mu gipangu nawe wacuruzaga imyenda i Muhanga ariko akaba yarafite fiancé w'umukore muri ADPR Gahogo kugira ngo bakore uko agomba kubatizwa muri ADPR icyo gihe ku cyumweru yari bubatizwe arantumira nigira mu mubatizo ku cyumweru ngeze mu mubatizo bari batetse turangije umubatizo nyine tujya kwiyakira bari batetse inyama ibiryo byose by'amoko yose ari ukuntu batekaga agatoki bakakavanga n'inyama biryoshye ariko icyo gihe ntwite sinaryaga inyama nari narazihuzwe ariko nkunda igitoki n'akajumba ubwo rero ubwo ngiye kwarura narura agatoki inyama nkazisunika ku ruhande hari igitoki kivanze n'inyama narura igitoki nuko ndakirya rwose ndamera neza ndangije kukirya turitahira nimugoroba ku cyumweru nijoro ndaryama nko mu masaa 7 z'ijoro mu ndaharandya numva natumbye nkajya ntura imibi ya bya bitoki ariko nkayitura numva ari inyama ngira ngo ni ibitoki narebe bivanze n'inyama byamere nakundi ntaryaga inyama mu ndaharandya numva natumbye numva sinzi ukuntu mbaye numva irerere
uri wenyine ndi njyenyine mu nzu nanafunze sabe nta rutege mu nda harandya ndagaragurika nkumva n'inzoka simfite uko mpamagara simfite iki nuko agatelefone nari mfite aho ngaho guhamagara byaranane sinigize mpamagara sinzi uko byagenze nimba nta mayinite nari mfite shaka nta mayinite nari mfite nuko ndangije nko mu masaa 9 saa 10 gutyo mba ndihaze mba ndaruka aho ngaho hose ndahuzuza ariko nundi nkomeza kumva ntumye ubwo uraho niyo umuntu arutse intege no zicikira rimwe mbura ubwivanaho mbura ubwigira gute cyakora mu gitondo abadamu taturanye buri muntu wese ajyaga ajya mu mirimo abanje gukomanga ngo abazi uko mugeni yaramutse haza umudamu bita mama Louange arakomanga ati mugeni waramutse ute ndaje ndambwira nti yewe ntabwo bimeze nabi ubwo nashe mfata udufunguzo ntujugunya munsi y'urugi aragufungura asanga nyine inzu byakomeye mubwira uko bimeze we yari yarabyaye ari umudamu arambwira ati ibi ni ibimenyetso by'uko uri kunda ndambwira nese ko bambwiye ko nzabyara ku itariki 22 tukaba turi ku itariki ubwo habaye itariki 5 bimeze bite ko hari kugwa habya bwakiye kuwa mbere ati hataho guhaguruka agira vuba yenda wicare hariya aratunganya yanzu arangije ancyuhiriza amazi yo koga ndoga ndaje mamagara wa muganga ndamubwira nti ngiye kunda wa muganga w'inshuti y'umugabo mpamagaye mwarimu sheri nyine telefone ntayiriho ndamanga telefone nayiri umba mamagaye mama nti yewe nabaye gutya none mama Louange ambwiye ko arinda arambwira ati uretse kujya kwa muganga utarabona ibi nibi nanjye ngiye guteganza kumbi ngo namuhamagaye ariko agagiye mu masengesho agiye mu isengesho communauté de Emmanuel Suhazi agiye mu isengesho hano Kicukiro nuko arangije ubwo yahise yoga itategaza hehe igitaramo umugabo telefone ntayiriho amaze iminsi ngahe ntamubona kandi ari mu kiruhuko ndangije ndatekereza ariko se reka mamagari wabo numve ko ari iwabo bampamagaye ya nimero yamwishywaho usanga wapi ti muraho nitwa runaka ndi umugore wa runaka bati ati runaka se yashatse ryari ariko njye yambwiye ko mubizi tumaranye amezi 8 ati ntabyo twari tuzi none rero nari nagize ngo araho ngaho maze iminsi ntamubona ngiye kubyara ati ntabyo yatubwiye nyine urumva nta kindi bari kurenza ndakuba nitahamagara ya nimero ya mukuru w'i Kigali yewe ntimuraho nitwa runaka ndi umugore wa runaka mwashakanye ryari tumaranye amezi 8 ati ko ari hano se akaba ntabyo yayigize ambwira ubumenya makuru ni rero ntimumbwirire ko inda yamfashe ngiye kujya kwa muganga ati badatawe ati ntabyo yagize ambwira ati nayo mezi 8 yose ntabwo yagize atubwira ko yashatse ati naringiye hana hatereka nsubira inyuma ngiye kumubwira azi ati none se kutabanje kumuhamagara telefone ye yayikuyeho niba yaragiye akamubwira nabi nabyo yaragenze biti simbizi ubwo urumva bigeze nimugoroba kwa mbere njya kwa muganga nabya bihumbi 10 nabitse njyayo mama yaraje ndamubwira nti dore mbwa amafaranga mfite ndayamuhereza nari mfite mituweli turagiye Kabgayi batarantransfera ku bitaro bikuru by'i Kabgayi nabyo ni ukuva mu zuru ujya mu kanwa ni haregeranye cyane ubwo ndangije ngiye kunda ubwo kuwa mbere umugoroba wose nyirayeho kuwa kabiri ngumyaho nimugora nka saa 11 umugabo araza ubona guseseka yo mu bitaro nakagati kape nkupe umuntu ukunda bakamuzanira umugati nkupe nabwo n'uwo muganga bazanye umushuti niwe wawuzanye baza bawufite sabe akinkubita amaso uzi ijambo yansuhurishije ngo wahamagara ngo barasahamagara guhamagara biki ngo ko bahamagaye se ngo bakufashije iki bakumariye iki
ndangije ndamureba ndabwira nti nese ubwo nuje ko nabahamagaye ntuje none se ngo hari uwagusuye ngo warakuzaniye n'agakoma ngo cyangwa agacyayi kandi genzanye umugati ndaje nambwira ni nubwo ntacyo bazanye ariko nawe uraje ko ari wakuyeho telefone ukagira gute mama yisaza nyine ahita yicara iruhande rwacu ntiyongera kugira ibyo avuga uwo matangira kumubwira ati meze gutya na gutya basitwaje ari kuri 4 none harabura none byongeye bisubirira idubi ubwo atabandi babyeyi bari kumbwira ati bashaka ko baramuzinze urabizi yo muri kwa muganga bavuga inkuru nyinshi ati ariko ubu wamuzinze njye ko nageze hano kubabwiza kuri harije nimero ya nyuma ni kanga hari abavuga ngo 10 ariko nabyariye kuri 7 haravuga ngo kugeza ku 10 ngo sinjya mbimenye no njye nagiye kubyara bavuga ngo ngeze kuri 7 ubwo rero niba byari biza byihuta bikagera ku 10 simbizi ubwo rero arangije aramubwira ubwo hatari ababyeyi bari kungira inama umva haba hari inama nyinshi ngo bazinze bakabazingura ngo bakabyara ngo ubwo rero abandi bakagikiza ngo dore nka mudamu buje ngo ahanga ngo ahisa byara impanga ngo nta n'iminota 2 ngo none yahamaze iminsi ngarumva nanagiye kwa mbere kwa 2 nibwo ati umuntu wamuzinze nuko ati none se wa mugabo we umugabo ati none se tubigenza dute mukecuru ati rero ati sinzi ati niba turi bushaka umuti niki no hari umudamu aho nawe ngo bazinze ariko bahaye umuti ngo akazinguka ariko bayikubokera ariko bokera mama barajyanye n'uwo mudamu n'uwo wari urwaje uwo ngo bazinguye bazanye ngo umuti ndanyweye maze kunywa ibise biba birasaza naranyweye maze kunywa ndaryama ndasinzira urumva uwo muti ukoraze warakoze niba byari byo niba ari igihe cyari kigeze urumva uwo muti aho gukora no bazanye umuti ndanyweye ndaryama ndasinzira ariko nicuye nta nkuru byakomeye ubwo birakeye kwa gatatu saa moya n'igice z'umugoroba mba ndabyaye akana k'agakobwa bantongereye ngo iwacu tugiye bwa mbere tubyara abakobwa mba ndakabyaye mbyara umukobwa aza Sabe asa na wa mugabo ku buryo bamunyeretse bambwiye ngo umugabo nabyajwe n'abaganga nka 4 noneho uwakiriye umwana yahise ambwira ngo Clary ngo dore agahungu kawe karaje numva urangije avuga mana noneho uyu mugabo ndamukizwa n'iki noneho hari ukuntu bahita baramuhererekana noneho bamuhaye hari n'umuzungu wambyaje aramuterura kugira ngo bakate kantuze amaze kumuterura ahita avuga mu gifaransa ngo ni fille umukobwa ndaje akavuga ntawe bahise bamundambikaho hano murebye wadata we ni papa mukabyara mwe uyu mukobwa usutya yaba n'umuhungu yaje ari umukobwa usa n'abahungu umukobwa usutya koko bazaba umukobwa aza nyine asa na wa mugabo rero wa mugabo murasa gutya uyu mugabo usa na kitase ngo kubyara mwe gutyo kaza kameze gutyo Sabe uravuga nti nta kundi pfa kuba ari umukobwa ariko ubwo urumva namaze kubyara ngo ngira ikibazo cyo kuva ndavaho nanaguye no muri koma amasaha ngo 4 cyangwa 5 gutyo nuko nyuma yaho nje kuzanzamuka banjyana mu ntuze mama nimugorane wanyibukije ugakora ari kureba ikiganiro twagize kwa Roza ati kutarabwiye ukuntu nabaga ndi mu bitaro ndi kubaza abapolisi bari kugira ngo umugabo naza ngo ahita abwira umupolisi ngo fungura umugabo iri yakoze iki urumva umugabo ukuntu yanesheje umutwe nkwite kandi yarantenda ndi muto akumva umushinyira mwinshi ukuntu nishwe n'inzara Sabe nishwe nuko twagiye tubicamo ntago nazivuga byose ngo mbira yakwicishije inzara nishwe n'inzara ariko inzara wenda nta mafaranga yari afite ariko yari kubimbwira
ntiyabimbwiraga cyangwa kuba hafi akakwereka ko turi kumwe akanyereka ko turi kumwe no mwubwo bukene no mwubwo kubura amafaranga akanyereka ko turi kumwe ntabyo yanyerekaga none se Clarine ikibazo cy'amatsiko inkuru yawe n'umugabo abantu bazi yuko mutigeze ubyara wenda hari n'abandi babivuga ukundi none hari verisiyo yuko nyine wabyaye mbere mu kubaka kwawe mu gushinga urugo kwawe wenda ubifatanyije n'ukuntu umugabo mwatandukanye uwo mugabo wa mbere mwabanaga nyine mu rugo byawe guteye inda umugabo yarabyakiriye yarabyihanganije n'ibigeragezo mwagiye munyuramo byose umugabo wuhe wawe uyitubana cye baba we yarabyakiriye urabona ubwo reka ibyo tubiveho umugabo se yakomeje kugenda ntiyongera kugaruka kwita ku mwana we ko ari inkuru ndende sabe ntacyo reka twigize tuze kuri ibi ngibi urumva ubwo reka ibyo by'umugabo wa mbere tubiveho ubwo bwageze aho ku bana biranga turatandukana burundu urongera usubira mu buzima busanzwe cy'icyo nasubiye mu rugo umwana wanjye afite ibyumweru 2 ari uruhinja ntishwe n'inzara moka sinzi niba moka ubizi urabona uyu mubyeyi urabona iyo umubyeyi yabyaye hari abantu wenda batazi kumoka icyo ari cyo iyo umubyeyi yabyaye hari ibintu bita uruhembo aba agomba kurya agahaga bakamukubita amasombe yegerana mu nda hegerana rero njyewe ibyo ntabyo nabonye nishwe n'inzara sabe nicwa n'inzara nkubwira inzara y'umubyeyi urumva nabyaye ari 3 mva mu bitaro 5 kwa 6 umugabo ajya ku kazi ntiyongera kugaruka kakagati yazanye n'uturyo mama wanje yantekeye nitwo turyo naherutse ubundi bakajya banzanira uturyo abaturanyi aho mu kugaburira umubyeyi wabyaye abagomba gutekerwa akarya gahaga ibikoma n'iki byo ntabyo nabonye rero iyo utabibonye ngo wegerane umwuka unyura hasi aho umwana yaciye rero uko utambutse haravuga akavuga nk'igisuzi kinini ariko kitanyura habugenewe kinyura aho umwana yanyuze ku buryo tuba twicaranye hano nakinyeganyeza gake mbese n'ibintu biba bitaregerana neza biba bibangamye kugira ngo bikire rero bifata igihe kinini iyo wagize icyo kibazo kugira ngo bikire bifata igihe kinini usubira iwanyu nahamagaye mama ndamubwira bimeze cyane no papa nashaka ntemese ngiye gupfira ahangaha n'umwana wanjye amanyereje 2,000 ati teguza akandi n'ibindi 2,000 nari narabitse ati teguza ndatega ndataha noneho n'inzu bari batangiye kumbwira ngo umugabo wantishyura inzu mugezemo amezi 2 kakazu twabagamo ugataho ngaho urigendera ngataho ndigendera none se bari bakunyisha inzu ntago nabona nyiri inzu rero niyihangane ndamukomeye noneho wumve uwo mugabo nawe icyo gihe mo hagati yanyohereje amazina y'umwana kuri telefone ati kandi narakubwiye ngo ujye kubyara wanyu wanga kunyumva ati niba ushoboye kuba mwiyonza ukazayishyura uhagume ati amazina nayangaye ndi wowe nari kuyahindura twararihinduye n'ubundi yaranadufashije kurihindura by the way Imana n'umugisha yari yamwiseye rwibutso Teta Grace niko umwana wanjye yari yamwise nuko ndangije ubwo nyine twaratangije Kigali muri famiye mbanye na mama ariko nyuma yaho nimba yaragize ubwako ko nimba nje muri famiye ashaka kumushaka bakamufunga ko nari nkiri muto ko arongera nyine yubura kujya mvugisha agira gute kwako naramukundaga sabe singiye kwirarira pe naramukundaga cyane kuko hari n'igihe mama yigize kuza yarantesheje umutwe aza kuzana na polisi imuhanga ndanje ndamuhisha ndamubwira nti ntugere mu rugo mama yaje kandi ari kumwe n'umuntu w'umupolisi baragufunga aguma iyo ngiyo mpaka mu rugo barategereza batashye babura n'imodoka batega amalift urumva naramukundaga mukingira ikibaba nubwo ibyo byose twabinyuragamo ariko naramukundaga niyo mugabo nari nzi niyo muntu mbese numwateganyirwa no kuzaba noneho nanteye n'inda n'umwana n'iki numvaga ntajya kubyara impara kubiri ubwo rero ugeze mu rugo warongera urarambagizwa nageze mu rugo nsubira kwiga usubira mu ishuri hahandi titisi wa mugabo twabyaranye yanshakiye ishuri i Muhanga yaje mu rugo baraganira
n'iki aravuga ngo azajya anyishyurira rimwe na rimwe n'ubundi mu rugo banyishyurire barabyemeza mu rugo nyine njya kwiga TTC Muhanga nsubira mu wa gatanu urumva nasubiye ku ishuri icyo gihe banteye n'inshinge ngo zo gukamya urumva umwana yagize amezi 3 namubwiye mu kwa 8 ku itariki 7 mu kwa mbere njya kwiga ukumva yarakiri mutoya agomba gukamirwa amata agomba ndashimira mama wanjye cyane mama wanjye yandereye umwana aho mama urumva mu rugo ntago twishoboye ariko mama yarakoze yabushye ibiseke akajya ubwo umwana wawe agura amata yari nibwo yambaye inkweto zidasa kamambiri zidasa ndabyibuka ajya gukamisha n'umudamu wadukamiraga Imana ari mu mugisha namubwiye story yanjye akajya abandi yabaheraga 350 litiro twebwe akatuhera 300 cha mama abaho nabi umugabo akaba atakohereza n'igihumbi ubagurira umwana w'amata byose bireba mama narasubiye kwiga muri inter ndi umugore nsiga umwana w'amezi 3 no kwishuraho nize abazi amazina yanjye nibake bazi mama Tete yewe aho niga none se wize ubona diplome urangiza neza nta kintu kijemo narize bigoranye sabe kuko umugabo ntigize anyishyura nkuko yari yarabivuze nize bigoranye bugeze aho ntanga uko mbayeho ku ishuri mbabwira muzambabarire byibuze nzakora ikizamini cya leta ntimuzigire mumpa nize nahabwa birote wowe warigaga gusa nkataha bigeze ndababwira ntimuzambarire ku kizamini cya leta nimumpe diplome nimumpe iki ngende nkora ibiraka nzajya mbishyura make ninyamaramo muzampe diplome n'ubu sindayamaramo diplome warayibonye ubwo reka igihe tugisimbu hirwa wenda ubugingo ikomeye kuko abantu ari bwibazeho yaje kwakira umwana wawe hirwa n'ibibazo mwanyuzemo byose nanjye mumaze imyaka ingahe mwubatse tumaze imyaka 6 wowe na Hirwa mutaragira uwo mugisha wo kubyara yarabyakiriye umwana wawe aramwakira donc ku buryo nta kibazo cyasabe sinzi niba navuga ngo umugabo wanjye niba bavuga ngo marayika ziva mu ijuru sinzi ukuntu namutaka ni marayika sinzi ukuntu nabikubwira ni nka marayika Imana yanzaniye sinzi ukuntu nabivuga yarabyakiriye afata umwana wanjye neza kurusha uko mufata yamwita urumva nageze mu wa 5 agasura gatangira kugaruka nongera mba umukobwa mwiza nongera mera neza noneho ni naho twamenyaniye na Hirwa mu bintu by'amafilme ngira ngo twabivuzeho noneho ubwo urumva yari inshuti yanjye ibyo uko nkuganirije urwo rugendo waramwicaje urabimubwira icyo gihe yari yangurije amafaranga 5,000 aza kuyatora ngo nyamwishyure yasanze nananyoye inzoga nanywaga inzoga icyo gihe nari narakizwa nanywaga inzoga icyo gihe asanga uricara umubarira inkuru muherekeje naramuherekeje n'akana kanye twabaga turi kumwe icyo gihe nararangije nkora ibiraka ndishyura ku ishuri yako nishyura make bampa ni certificate sinzi ariko bampa diplome photocopy ariko ituzuye njya kwaka akazi k'ubwarimu barakama ubura diplome usanga nyine ku ishuri oya barakampaye akazi ko nagiye ku ishuri kuko naburaga amafaranga make bampa photocopy ntibampa original photocopy njya kwisabisha akazi barakampa ariko gihe nari nabuze naramubwiye ngo nkeneye 5,000 nigura ifi igikoma y'umwana arayanguza noneho ngiye kuyamwishyura nahembwe ndamubwira azayatore aza kuyatora rero icyo gihe kuko nabonaga ari umusore witonda arambwira atari ko mba mbona ibiki n'ibiki tuwabyaye umwana gute ndamusobanuriza twaraganiye twamaze nk'amasaha 5 mu muhanda sonatibe ahantu bitaga Reruya hari agakioske Reruya turahagarara turavuga ndamubwira hakurya y'umuhanda ndahazi ndamubwira ndamuganiriza mvumuzindarira ndapfa ndapfukira ubuzima namuhereye kuva nduruhinja ntago we namuhereye nkaha naguhereye kuva nduruhinja ubuzima nabayeho na mama kuntu twabayeho tubabaye ndamubwira ukuntu nagiye mu cyaro kuntu nahuye n'uwo mugabo n'ukuntu namukundaga byose ajambye ati rero nukajya ugira ikibazo njyewe ubwo ujye nyine umbwira ibibazo byawe
ngufashe mu gihe nyine wumva wigunze ambera inshuti gutyo tuba inshuti ubwo nza kugira inshuti yindi mu boyfriend wundi nawe ndamumubwira rero runaka yanterese bimeze gutya mbese tubanaho gutyo aza nyine umwana wanjye afite imyaka nk'ibiri afite imyaka nk'ibiri nibwo yambwiye rero kwa nkunda wumva urongera ryohewe ntabwo naryohewe kuko rero naramubwiye ko ntazongera gukunda mu buzima bwanjye ahubwo ntekereza ukuntu ntakubwiye ukuntu namuruhije cyane ndavyibuka muri story wavuze ubushize naramuruhije kuko yabaye akibimbwira mita nkata connection yanjye nawe nabyara kwa kundi ya inshuti yanjye biba birapfuye nusika nakubwiye ati nabivuze impamvu nabivuze hanyuma Clarisse ubundi cyane cyane kiba kigamijwe mu nkuru nk'izi no kugira ngo society ibonemo isomo isomo ryakabaye riva mu nkuru yawe niri ushingiye ukuntu society tubayemo imeze n'uburyo nk'umwana w'umukobwa yanyuze mu bibazo nk'ibyo yanyuzemo afatwa hano hanze isomo rero rya mbere reka mbanze mbwire abakobwa nyine bahura n'ibi bibazo umukobwa uhuye n'iki kibazo cyo kubyara n'iyi mpanuka njye nyita impanuka uhuye n'iyi mpanuka yo kubyara ntabwo biba bivuze ko ubuzima burangiye ubuzima burakomeza hari ayandi mahirwe bitewe n'uko witwaye hari ayandi mahirwe aba ahari ubu uri umuntu usanzwe nk'undi bitewe n'uko witwaye nyuma yo kugira icyo kibazo ubuzima bwawe bushobora kuba bwiza bukamera neza noneho ukundi uko bakirwa hanze umukobwa wabyaye ni muteragirana nk'aho yaciye nk'amabere cyangwa hari ukundi kuntu byagenze kuko ndibuka nigize gushaka kujya kurega uwo mugabo ngeze ku rukiko abadamu nasanze yo barantuka ngo wajye kukamanika kubera iki n'iki ntekereza imyaka mfite n'urukundo numvaga ko mfitiye umuntu nkumva bari kundenganya hari amagambo babwirwa hanze abatera kwiheba kandi wenda batazi impamvu yatumye ahura n'ibyo byago swate ni imyitwarire ye mibi yego wenda cyangwa n'umuryango cyangwa ni imyitwarire yo mu muryango yatumye bigenda gutyo kuko tubona n'imbobo hanze z'ibimbobo kubera amakimbirane yo mu muryango cyangwa se yashutswe muri make ngo harimo n'abashuka ngiye simbizi ariko ngendeye ku byambayeho uko byangendekeye ngiye byagendekeye uko byangendekeye nuko utakira ibihano nahawe n'umuryango wenda bitewe n'uko bari basanzwe bameze n'iki bituma noneho wirekura uragenda ukora ibidakorwa byose rero uko bakirwa babanze bamenye n'impamvu ki yatumye nk'ubu ndashimira mama narabyaye ariko aranyakira arandera neza bigenda neza kandi Imana nayo iramwumvira arasenga cyane iramwumvira biza kurangira nkoze n'ubwo bukwe ryashema yashakaga ndarimuhesha uri kumva so ngira n'amahirwe mbona umugabo mwiza nkundira umwana bitabaho ariko n'ubwo ngo sabe bitabaho ubwo iki kiragezo mwahuye nacyo rero cyo kutegereza urubyaro urumva twaganiriye ntaramenye histoire yawe dukora ikiganiro cya love story yanyu wowe na Hirwa icyo kigeragezo ni gute yabashije kukihanganira kandi azi neza ko mbere wabyaye kandi habaho amagambo yari nabivuze mu kiganiro sinzi ko atabisobanuye habaho amagambo kandi ashaka kubeshya kubera ati umugore arakubeshya yarifungishije arakubeshya byagenze gutya arakubeshya byinshi yarabibwiwe byinshi yarabibwiwe ariko ikindi we yabona kuko twabanye twakoze ubukwe n'undi twaragerageje mwakoze ubukwe mubanje no kugerageza twakoze ubukwe twarabanje kugerageza ngo tubyare muragerageza kuko Hirwa ashaka ko babyara yabisobanuye ashaka ko agira abana benshi bitewe n'amateka y'umuryango so rero twabanje kugerageza kubyara urukundo rwanje ruturuganza imbaraga yakubwiye ko nta bushobozi yari afite buriya rero nuko nyine tutanabivuze twabanje kwibanira no mu rugo niba bizi iwacu mu rugo kwa mama na papa barabizi ariko iwabo ntibabizi twabanje kwibaniraho tutarakora ubukwe bo bari babizi iwacu bari babizi ariko batabizi tugerageza kubyara birananga ariko umugabo wanjye pe niho hantu nabonye nyine ko yanahundaga so dukora ubukwe anjyana iwabo
nawe umujyana hahandi iwacu nuko turatembera hose umuryango wabo n'imiryango yacu ku Kibuye aho narerewe naho nize hose bajyanayo hose mujyanayo so dukora ubukwe dukoze ubukwe ubwo urumva twari tumaze nk'umwaka tugerageza byaranze so rero umwaka ariko ari nk'amezi 6 hano umwaka ubwo dukora ubukwe 2017 nkuko twabibabwiye biragira rero n'ubundi biranga ariko nyine ngiye nkababara nkumva nkabona ukuntu ahunze yankundira umwana kuna avunika agira gute nkumva nyine ngiyewe ubwo ntangira guha mabukwe akora ku bitaro ibyumba ntangira kumubwira akambwira ati aracyari kare tangira nyine kuko we yaramaze kubimenya ko twanabwiye iwabo ko mfite umwana twarangije gukora ubu bibaza ambwira ati se ko wabyaye wigize ukoresha ibiyona ponda musobanurira ibintu byose arambwira ati rero muhumure bizakunda imyaka mbona ibaye 2 biranga ubwo rero twagiye kwa muganga rero niho abantu batasobanukiwe none mu kiganiro twakoze abantu bampaye inama nyinshi sabe isimbi rwose ifite abantu bampaye inama nyinshi ariko wenda batazi ikibazo kiri hagati yo kubyara kwacu so tujya kwa muganga baradupima bapima umugabo wanjye babona ni muzima nanjye barampima babona nta kimenyetso gihari cyuko ntashaka kubyara so nyuma yaho turongera turihangana amezi 6 ariko mbona wapi nongera nsubira kwa muganga nibwo wanyandikiye nyine kumpima trompe umva bakoze ibindi bizamini byose byo mu nda bisanzwe no gupima hari ibindi bapima intanga z'umugabo bapima hormone zawe n'ibiki n'ururenda rwawe bapima ibintu byinshi bari gupima utabyara yego noneho rero ubwo baza kumpima trompe hano CHK no bampimiye basanga ngo trompe yanjye imwe irazibye iburyo niyo ngo ituma ntabyara so tujye bananyandikira kumbaga barambaga birakunda niba bitangwa endoscopy siniba ukuntu babyita nako ni mwubwo buryo basanze ngo mfite ngo hydrosalpinx ngo siganza amaterimi yo kwa muganga kubera kuhaba cyane ngo ni hydrosalpinx iri mu ruhande rw'iburyo so barambaga barazibura iyo ngiyo nyine ari ifite ikibazo bambaza umugabo wanjye yaragiye muri Kenya barambaza hashize icyumweru kuko muganga yarambwiye ngo yambaze byagenze neza ngo mu mezi 3 nzaba ntwite ubwo nahise ntega rero niyihuse muri Kenya niyihuse mitanjya muri nagiye nkifite ibikomere aho ku buryo kibambazemo ni bwa buryo bwo gutobora ntago basatuye baratoboye twaradukovu dutari kububabara n'ubundi so mitanjya muri Kenya njya kugerageza nyine nabwo biranga umwaka wa mbere umwaka wa kabiri turi muri Kenya tugiye kuzuza imyaka 5 biranga tumaze imyaka 4 biranga imyaka 2 ishize mitanjya muri controle muri Kenya ariko urumva ko nabonye ko ngifite ikibazo ninjye wakomeje kwivuza gusa so rero barampima none trompe ba mama bakoresheje ikizamini cya HSG kirababaza sabe hari umudamu waje hano bitarori arabikubwira kirakiza niba hari ikintu sinabyaye ariko kirakizamini kibabaza kurusha igisi ngo kirababaza cyane ni benshi bakimbwiye kirababaza rebaze bamaze kugikorerwa 3 ubwo rero barapima barambwira ngo hydrosalpinx yanjye ngo ni 0.7 mm ngo ni akantu gato kadashobora gutuma ntabyara ngo ninge ngo barambwiye mu Giswahili ngo enda mzee afanye kazi Rarisa nguko sawa enda mzee afanye kazi umugabo wanjye yari yamperekeje nyine nasohotse ntago ubugenda iyo ukivuye ntago ubugenda nta rutege ngo nasohotse bantwaye bari kunyigisha kugenda muganga nahita amwongorera ngo nenda ufanye atuni wewe ni bwana Clarice nenda ufanye kazi mko sawa cyasabe ubwo bubabare sinabwumvisha ara umuntu utegereje umwana iyo myaka yose urumva
hari igihe wenda abantu bakubwira ngo wowe ngo niwe nawe warabyaye narabyaye ariko umwana si umugabo wanjye tubana kandi uramukunda kandi ndamukunda rero infertility yose ni infertility yose irababaza waba ubyaye waba utabyaye kubura umwana biragatsindwa birababaza so rero ubwo urumva yamubwiye gutyo numva murize mumva murabyize turabyize kubera ko iyo kugira ngo bakore icyo kizamini bagikora mu gihe cy'uburumbuke ubwo bakora icyo kizamini ubwo rero barambwiye ngo amagi yanjye ari active muri iyo minsi sinigize nita kubwo bubabare naramubwiye ntimbabarira dutahe mbese nyine turebe ko biri bukunde sabe ndi kubabara ndi no kuruka iyo bakora cya kizamini uraruka koko ndi no kuruka hariya miti baba basunitsemo ndaruka maze kuruka nambwa ntivayo ni ngwino yewe turagerageza biranga undi mwaka urashira umva bayitana ndangije rero bugeza ndavuga none se ko byanze reka nsubire kwa muganga mba nazengurutse ibitaro byose bandangira gare ya Kenya ibitaro ntarajyaho nagakana n'ubu naje mu Rwanda ndi hafi kujya ku bitaro bigezweho muri Kenya byitwa ngo Comarock Modern ibitaro by'abastari bose bari muri Kenya nari navuye n'umugynecologue wabo so rero uhita gukubikora hano mu Rwanda ubwo urumva icyo gihe byaranze nsubirana none kundi mugynecologue bari bandangiye hara muri Kenya nawe uvura ku bitaro bya Nairobi Women ibitaro bizwi ariko hari n'ibyo nabanjije byitwa Mothers and Child Hospital n'ibitaro bizwi cyane hara muri Kenya birebana n'ibintu byo kutabyara so rero bampimye ngo basanga ngo noneho ngo trompe ngo ni sawa ariko ngo baranampimye urabona ijosi ryanjye ukuntu rimeze urabona ko rimeze nk'irifite ngo umwingo buranga umwingo nawe ushobora gutera infertility hari abantu bashaka kuba bagafite batabyara bakaba batazi ko ubwo buryo ushaka gutuma umuntu atabyara nabo reka tubabwire barambwiye ngo barampimye bihagije sabe bapima umwingo babonaga ijosi ryanjye bakikanga bapima umwingo ngo barebe basanga ntawo mfite bapimye mudasanga ngo mfite indwara bita endometriosis ngo ari ituma ntabyara ubwo niyo waje kwivuza endometriosis ubwo abamama mufite ikibazo cya infertility bazabapimwe namwe ibyo byose nibasanga trompe ziri sawa bagasanga amagi yanyu ari active bagasanga hormone zimeze neza aribwe mufite ikibazo umugabo nta kibazo afite bazabapime n'iyo ndwara ya endometriosis ni indwara mbi cyane ubaza kunyemerera rero dutange nimero yawe nari nashatse ko dutangiye Hirwa ariko muri bamwe mwembi sinzi niba biri gushoboke kubera yuko harashobora kugira inama hari n'abahanga mu bijyanye na gynecology bashobora kuba bakubwira byisumbuye uko wabigenza nta wamenya uko kabyarawe urabinyemereye Hirwa tumwihorere dutange nimero yawe dushobora gusanga ahantu tuhakuye umugisha kuko niba umuntu avuga ati dushobora kuba urwaye ibi ngibi dushobora kubona umuhanga mo hano mu badukurikiye akavuga ati oya wabigenza uko kandi bikaba successful n'abaruri byarakunze n'abandi byakunze nawe kandi bizakunda ndabyizeye sabe bizagaruka hano cyangwa nzaze muri Kenya uzaje uje guterura umwana uko byagenda ko ni ukuri uzaje uje guterura umwana muri uyu mwaka kandi Imana ishimwe reka dusoze rero dushimire Clarisse ku kiganiro tugiranye harimo inyigisho nyinshi mwabyumvise abadamu ushobora kuba ufite ikibazo utegereje urubyaro ariko bari udufacteurs dutandukanye ushobora kwegera Clarisse ukamubaza ko ngiye byagenze gutya niko izi YouTube inzo nicyo yakagombye kubitumariya ko ngiye bimeze gutya wowe ukaba bimeze gutya bakugiriye inama wampaye contact z'ibyo bitaro nawe akaba yaguha contact zaho yivurije zaho yivurije birashoboka reka ikindi ndashimira ikiganiro twakoze ushisa bereka nshimira abantu ku Isimbi barakoze cyane baraduhamagaye cyagiye baraduhamagara batugira inama baradusengera benshi hari n'umumama nyine nawe wagize icyo kibazo ariko yari amaze igihe gito abishyira ku mutwe we andangira umuti nyine yakoresheje ariko urumva wenda ntitwari duhuje uburwayi so urumva nyine ni akamaro no gushimira abantu
kubera Isimbi TV. natwe reka tugushimire mu izina ryabo, mu izina rya Hirwa umugabo wawe, Nyagasana azabafashe bigende neza, kandi uko byagenda kose uyu munsi iyo byanze ejo birakunda, sibyo? Kuba umukunda, kuba Hirwa yarakomeje akagukunda, ntakuveho, ntacike intege, naramubonye ukuntu yitanga mu kazi, mbese nta kibazo no kumubwira ngo agende ku ruhande Mwajye kwishakira ukuntu abyara ku ruhande. Mbona nyine agahinda kanyishe, ariko nkamubwira ngo umuntu muzabyarana muzagirana amasezerano ako kana kazana, yewe kwa ko mbona ukuntu anderera uwanjye nawe kazana nanjye mwishyure byibuze mufatira akana neza, yewe aratsemba. Oya urukundo uriya iyo byaye ahantu hari ufite umuntu mukundana byanyabyo, n'umwana avuka yishimye, n'umwana azari igisubizo cya bya bindi byose mwicika intege, sibyo? Yaba ari nka runaka bari guhita bigendera ati kanjye kwibyarira hanze sha, ariko Hirwa yarakomeje gustikinga igosha. Imana imumugisha nawe guha umugisha. Wakoze cyane Clarisse, Nyagasana akomeze agendane nawe.